hari akantu kambayeho. Umuyobozi w'ishuri arampamagara n'indi mu kiruhuko nari nasabye uruhushya nagiye kureba famille. Araduhamagara administration ko hari ibyo tugomba kwigaho. Turagenda ngiye ku ishuri, aratubwira ati hari ibintu tugomba kwigaho byihutirwa. Ibyo bintu byihutirwa noneho abitubwiraho. Ababwira ngo iki birasa ku ntego. We yaratubwiye mbere na mbere hari action plan yari ikenewe cyane kuyifinalizing kuko twe twarayitangiye. Hakaba school improvement program imara imyaka 5 nayo tugiye kuyifinalizing. Ariko none asozereza ku kantu avuga ati hari ikintu nagira ngo tuganireho. Ati ko abantu bavuga ko ngo bazi ngo abadirecteur ngo abantu babo muri administration ngo barya consommable z'abanyeshuri. Ibikoresho consommable ni bya bikoresho abanyeshuri bifashisha muri pratique. Arimo arabaproposa ati ko bavuga ko tuyarya. None tubigenze gute? Ati ibyo bintu yarabanza ati ibyo bintu ngo mubona bihari. Tuti ntabyo baba tubeshyira. Ati tuyariye se buriya ati tuyariye hari ikibazo ati hari ntibishoboka. Ubwo yari jewe directeur umuyobozi dosi mugenzi wanjye na kontaburi muri bane uwa bane mbo ntekereza kabiri yego ndavuga nti aba bantu bangiriye hariya bakahamya yuko hari ibintu nakoze nzi neza yuko ntabikoze bakaba batangiye kunyigiraho inshuti mu mafaranga y'igihugu yagenewe kwigishiriza abanyeshuri. Ibi bintu ni ubuhoro. Ntekereza kabiri nanjye kwanga kubereka yuko nemeye cyangwa mpakanye. Ndavuga nti direct ibi bintu mwatekereje ijambo ryawe ryo ryagomba gufatirwaho umwanzuro. Ntago bishoboka kubera yuko ibi bintu binyura mu bantu benshi. Directeur araza none ari mu gitondo aramfata ati se diru bimbiti uko twari babiri. Namuga ati directeur bira bintu nabitekereje nsanga ntibyakunda. Ati kuki bitakunda? Namubwira nti ari amafaranga nayo kwigiraho ntago yaje kugira ngo ajye mu mifuka yacu. Ubwo rero aho ngaho guheraho natangiye kugira ibibazo bikomeye cyane. Ati iyo ubimbwira mbere aba barimu bataraza ngo unteje abarimu. Byarangiye biterera kugira ngo bigere akantu déclencheur imbarutso kugira ngo baguhe mizampi. Imbarutso yabaye iyihe? Mbonereho nanabivuge abayobozi bo hejuru batwumve. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuza ishya n'ihirwe. Turi mu kwezi kwa 4 uyu munsi ni itariki 6 ejo itariki 7 turatangira icyunamo twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Tukomeje gufata mu mugongo abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi muri rusange, twifatanyije nabo kandi tubabwira ko tugomba kwibuka twiyubaka kandi tukirinda guheranwa n'agahinda. Buri wese icyo ashoboye afashe mugenzi we kuva muri ubu buzima bushariye. Premium Construction Group niyo company ibubakira neza. Ni mwayishaka kuri 0784425257. Hanyuma mu cyunamo utubari ntago tuzakora, si ngombwa kwamamaza Vista Kigali. Hanyuma ikindi nuko inzu za Maranyundo nkuko twabibabwiye nazo zimaze kuzamukaho miliyoni 5 ubu ni miliyoni 65 kubera ko bagiye kuzahakora kaburimbo kandi hakaba ari n'ibindi bikoresho bari kugenda bongeramo. Simbatindira rero imbere yanyu hari umwarimu umuntu ukora mu bintu by'uburezi ubifitemo ubuzobere aratangira twibwira, ariko muri rusange tugiye kuganira ku bijyanye n'uburezi n'ibibazo birimo ibibazo bishobora kuba mu buyobozi bw'ibigo by'amashuri bikaba byagira n'ingaruka ku banyeshuri. Tukatumuhe karibu uratangira twibwira kuri KOP. Murakoze cyane, mbanje kubashimira ku mwanya mwampaye. Nitwa Kizimana Minani Andre, ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu karere ka Gicumbi. Ku kihe kigo? Ikigo cyitwa GS Gihuke. Ni ishuri riherereye mu murenge wa Bwisige mu kagari ka Gihuke, mudugudu wo ku Munini. Yego.
mbere ko nkomeza nifuzaga gushimira by'umwihariko abakunzi ba KOP kubw'umwanya mwaduhaye cyane ku munyamakuru wanyakiriye muri ya jaride nziza cyane abantu bajya babona yego ubabwira yuko muri Saint Paul ari ahantu heza cyane Yego. yishimye uburyo mwanyakiriye kandi by'umwihariko ndagushimira uburyo nakwandikiye ukariyagitinga mu buryo bwihuse kugeza duhuye yego muri make mfite umugore n'abana babiri nkaba ntuye mu karere ka Ruhanga ariko ubwo nkorera Gicumbi. yes nanjye ndagushimiye ubwo uburyo wamenye ko KOP ishobora gukora ubuvugizi cyangwa se gukora ibishoboka byose ngo umunyarwanda amererwe neza, harimo umunyeshuri, harimo umwarimu, harimo n'abandi n'abaturage, kandi nkushimira ko wubahije isaha kuva mu Ruhango. Isaha twahahanye wari ugeze hano twahanye saa 5 wahageze saa 4 n'igice, ibyo nabyishimiye cyane. Hanyuma rero tubwire, ndabona ufite n'impapuro, tubwire urugendo rwawe mu karere ka Gicumbi nk'umuyobozi w'amasomo, bigenda bimeze bite? Ese ubundi kwigisha abatazi Gicumbi, Bwisige ni hirya, umurenge wa Bwisige ni ku rugabano rw'akarere ka Gicumbi n'Akanyagatare, muri ya misozi ubureba hirya harenga ahitwa mu Nkara, Muneke, Gihuke, Kumana, naho ngaho. So ni ahantu kure cyane rero. Ubundi kwigisha muri Gicumbi aho hirya aho giterwa inkingi, utuye mu Ruhango, ubundi kuva mu Rukoma moto baguca ngahe ujya Bwisige? Urabona essence yuriye ariko itarurira, bancaga 3,000 uvuye ku mu Rukomo cyangwa Rwasama. Oya, mu Rukomo Rwasama ukomeza Duwane. Ndahabona. Ariko Gihuke ku ishuri nyirizi nabyo na 500 yiyongeraga kubera haterera. Yego. Urugo rukaba mu Ruhango. Tubwire rero ubundi ubwo buzima bw'abakozi, abazi reka turebe. Utuye mu Ruhango urayivamo ukafata Muhanga, ugafata Kamonyi, ukinjira Nyarugenge, ukinjira Gasabo, ukabona ugaca muri Rurindo, ukabona kugera muri Gicumbi. Ni uturere mbona tugera muri 7. Yego. Ubwo buzima hera aho ngaho, gukorera ahantu hagati harimo uturere 7 ngo ugere aho utuye, dushyire muri iyo feeling bisabiti. Urakoze cyane. Byanga byakunda harimo imbogamizi, nubwo twese umuntu yemera akajya yagiye guhaha. Yego. Ariko byanga byakunda harimo imbogamizi ziteye ziti. Urumva ntuye mu Ruhango, ni naho famiye yangiri, ariko nyine byabaye ngombwa ko njya gukorera Gicumbi. Urumva ikibazo cy'amatike kiba cyoroshye. Ikindi famiye ntago imbona, ubu iyo nagerageje ntaha nka rimwe mu mezi abiri. Rimwe mu mezi abiri. Abana, umugore donc bakubona rimwe mu mezi abiri. Yego, abana urumva nyine baba basigaranye n'umugore, ku buryo iyo utashye ubona nyine papa yagize ikindi cyubahiro kidasanzwe kurusha mama, kubera yuko babahorana umunsi ku munsi. Urugendo rwo kuva mu Ruhango ujya Gicumbi rwo rutwara ngahe, urwakira gute? Ubwo ugera mu Rukomo ukoresheje ngahe uvuye mu Ruhango? Mvuye mu Ruhango mbere yuko amatike yurira. Yego. Natangaga ujya Kigali byari 2,200. Nagera mu Rukomo nako nagera Nyabugogo nkafata ya Gicumbi 7. Narangiza nava Gicumbi ugafata ya moto ya 3,500 imvana Gicumbi nkomezanya mu misozi Ibwisige. Ubwo ni hafi 10,000. Ni hafi 10,000. Yes, ubwo turimo turigisha abantu. Hanyuma Gihuke uhafite urugo naho ucumbika hehe? Uba mu kigo cyangwa uba hanze, bimeze bite? Biragoye rero. Wenda abarimu dukorana cyangwa n'abayobozi dukorana nibaza kugera ku iyi ngingo barahita bumva ko hari aho mbashimiye. Bitubwire Gihuke narageze mbona muri make rwose nta terambere rirahagera. Ariko Bwisige ni kwimeze kuva na kera. Ariko ubw'amashuri yahageze by'umwihariko y'imyuga tubona byibuze leta yarahatekerejeho. Ariko urebye mu myaka ya mbere wabonaga haribagiranye nta terambere. Bwisige abantu bayizi, uriya ni umurenge muri 2006 ino reform itangira,
umunyamabanga nshingwabikorwa wahashyize yarasohotse, twari mu karere ka Gicumbi, arasohoka asize kashe bamuhaye imbere, arareba arabwereka ngo dore yavukaga i Bugesera, ngo dore gihuke, ngo dore Bwisige ni hariya. Ntabwo yagarutse muri sare, nuza kashe yayisizaho. Uriya murenge wa Bwisige wagize abayobozi bohereje abagitifu b'imirenge babiri muri reforme. Umwe yabivuyemo atahageze, undi yagezeyo amara icyumweru nawe aragenda. So rero nta birenze, niyo mateka tugomba gukonsoma ya Bwisige. Ahubwo nyine uko wahasanze ejo bundi hari mubasha kuhabona amazu mubamo. Urakoze wari uvuze ko ugiye gushimira abagenzi bawe, bashimire rwose. Urakoze, wagira ngo wari wamenye ikiri mu mutima wanjye ujya kumbaza iki kibazo. Yego, kubera yuko rwose urebye inzu abarimu batahamo hariya ntago ikwiye mwarimu. Icyambere ishuri rirakiyubaka, nta macumbi y'abarimu birumvikana. Ikigo nayo gifite hanze niba ku ishuri tugikorera muri administration twicaye nkuko ngari babicaye, cyangwa nta biro bya directeur, nta bya prefet, uretse turaza kubire twicaye mukorera muri sale nko muri one stop center niko tubyita. Yego, urumva rero niba ishuri riraho ntago bajya gutekereza ku macumbi y'abarimu. Mwiyaranja mute tubwire ubwo kwiyaranja? Hari inzu rwose ntoya munsi y'ishuri niho abarimu bagerageza, niho baba, ariko nkanjye w'umuyobozi iyo nzu ntago biragoye. Niba uhumva neza Gihuke uhazi neza, fata urugendo buri gihe rw'isaha mva Gihuke njya gucumbika i Bwisige. Ibwisige ni utaha hafi ya centre de santé. Yego, niho nta hafi n'umurenge. Centre de santé niba uyibona neza hiri. Ndi ruguru yaho hari inzu z'abajyanama, niho njya. Ndayizi. Urumva rero urumfata byibuze munsi y'amasaha 2 ku munsi, buri munsi ayo masaha ugenda n'amaguru. Uteze moto kuva aho ucumbika kujya ku ishuri nangahe? Kujyayo gusa ni 5. Yampaye. Ubwo byaba gusaba 3 bya buri munsi. Byaba binsaba 3 bya buri munsi. Uremera ukagenda n'amaguru rero? Ndemera nyine, nkavunika nkagenda n'amaguru. Ariko hari n'abarimu bagerageje nabo bona bakuzemo, tukagendana igihe runaka, yamara icyumweru akavuga ati bisimba. Akemera akajya muri yanzu. Akemera akajya mu nzu mu kagondano kari aho ngaho. Katarimo sima, katarimo plafond. Bariyeranjije. Ukuvuga ngo na gashamburete cyangwa icyumba gakingishije urugi rw'igiti batangiye gushyiraho n'agacange ejo bundi rwose. Kuko barimo batagiye kandi bimaze imyaka bayibamo. Bayibamo nta no dongo byawe bigusaba icyatanu mu gitondo n'icyatanu nimugoroba, ubwo ni 3 bya buri munsi. Hanyuma se iyo mwagenze n'amaguru genda gake rwose, hano turimo turaganira kugira ngo abantu babyumve. Iyo Gihuke tuba tuvuga na za ariko ni Kabongo ya sinibuka indi misozi iraho hirya umanuka za Gihengeri. Urwo rugendo rw'isaha ugerayo, inkweto imeze ite, ipantaro munsi y'amavi hameze hate? Tekriva wowe n'abagenzi bawe. Urabivuze ndaseka kubera yuko umudamu wanjye nigeze kumwohereza agafoto ndi kuva ku ishuri njyayo. Uza Bwisige kuri ahahoze komine. Intwaro ya mbere inkweto zo ntiwazibona kubera yuko urahazi ni laterite. Ugenda urabona ndabizi mwanda witaka. Rero ujyanye urukweto 1 2 3 ntabwo hazazibona. Ubigenza ute rero? Ujyana za siporo wajya abasha kujyayo twigirira bote. Ugura bote ugashyiramo bote yawe, warangiza ugafata urugendo. Wagera ku ishuri hafi ukaba ufite umuturanyi, umwarimu ucumbitse aho, ukubikira izindi nkweto. Warabitse agakweto cyangwa wakazanye mu gikapu ugahindura ugakomeza ukabasimat. Ugenda na bote. Agafoto wahaye madamu nakizo bote, wari wambaye bote cyangwa? Nambaye bote. Nanamwereka ko icyo gihe kirima nkihagera yarantonze n'ifu birebye cyane. Wambaye ibikote. Ariko nyine arandeba itabona ati sizo bote ni n'ubwa mbere naye nambaye bote, ntago ari ukwiyemera cyangwa ikituzi n'umumaro wazo. Ariko byanga byakunda nkihagerana nabaye disibye. No kumeshi warazambaraga? Ku mpeshyi ndazambara, nkagenda akavumbi kageza nkahindura imyenda. Yego. No kumvura
ku mvura naho niko bimeze, si ibyo ko uriya muhanda nawo turashima ubuyobozi bwawo nta cyondo ugira ndabizi ndabizi Gicumbi yaragerageje ku mihanda naribagiwe no kubashimira wa mugani good gaye nguko rero abantu batakoreye mu cyaro bajye babyumva ariko ni ngombwa iterambere ry'igihugu rigomba kugera hose rikagera kuri bose. Niba Gihuke noneho hari ishuri na Bwisige nk'umurenge byaragoranye kugira ngo ibonerwe umuyobozi, umuntu wahayoboye akahatinda yari uwa gatatu, ariko nawe bamuvanye i Kigali ngira ngo abambere babiri, umwe yabyanze atahageze, uwa kabiri amara y'icyumweru, kugira ngo mwumve ngo iyo Bwisige nyine, ariko nyine iterambere ni ngombwa. Yes, tukiraho ndabanza ariko nshimire akarere ka Gicumbi, byanga byakunda ubona yuko hari ibigenda bikorwa. By'umwihariko ndashimira umuyobozi w'umurenge dufite ubu ngubu wa Bwisige. No witwa nde? Yitwa Beningoma Oscar. Ntabwo muzi, abambere nibo nabaganzi. Yego, rwose ubona yuko yitayeho uriya murenge, ubona yuko wari uri inyuma cyane, birazwi. Yego, ariko nkasaba n'ubuvugizi iyo twagize imana ukabona mikoro gutya, bisaba yuko hari kuko ubuzi yuko ibyo uvuga isanzure n'abantu cyane, isanzure. Nifuza ko by'umwihariko yaba Minedike yaba n'akarere ka Gicumbi hari ahantu pe abarimu bakeneye amacumbi uko byagenda kose, babaye ari ibishoboka bazaze tubatembereze barebe abarimu bacumbi. Urwo rugendo ubundi muri education umwarimu wakoresheje urugendo wagenze isaha yose ajya ku kazi n'uwacumbitse hafi akagira iminota 15, umusaruro wabo urangana. Ugenda iminota 15 n'ugenda isaha, nizihe effect bishobora kugira ku kazi? Byanga byakunda ntabwo byangana. Wenda nkanjye nihereyeho, urumva umuryango uri hakurya, nanjye nagiye mu majyaruguru, noneho ndafata iyo saha yose, niba mvuye ku ishuri saa 11 nkageraho saa 12, ndi bugere muri ghetto niho ntuye, mbanze nteke kuzatekereza cya kintu cyo kuvuga ngo funguye na mashine ngize n'akantu nkora, biragoye cyane. Ubwo byinshi kubikorera ku ishuri na mashine nkayisiga aho ngaho, ubwo ngera mu rugo rimwe na rimwe niba ngiye guteka cyangwa kugira utwo nshyira ku murongo, nkasanga saa moya na wa munaniro njya mu buriri, rimwe na rimwe nta kureba mu bidanago, nta kujya guteka. Yego, nta kurebamo. Yagaruka rero tugere ku ishuri, wari utubwiye ngo mukora muri One Stop Center, bimeze bite nyine? Urebye nyine bitewe na buri abayobozi mwese mwicara hamwe murebana? Twicara turebana. Ko ngewe hano dosi wundi dukorana ushinzwe general amasomo rusange hano, directeur aha muba Dodi hano, comptable niwe baje gufata bahakumba kubera amafaranga ariko hanyuma abandi twese dukorera muri sari imwe gutya. Buri muntu akameza ke, buri wese n'akameza ke, na mashine ye na dokimaze. Uje gushaka dosi wa general, ibyo baganira dosi wa tiveti abaraho ayinya keretse wenda iyo babona ari nk'akayihariye, directeur ashoboye kumufata akamusohora bakavuganira hanze. Ariko hanze nanone ikiganiro cy'abantu bari hanze bahagaze, nabyo urumva nabyo birafekta. Hanyuma se nkuje kunegosiya agasoko kwa directeur baganira nawe mwumva? Oya, nawe bajya hanze. Byanga byakunda sindabibona. Ariko One Stop Center Stop Center. Yego rero angaho rero reka tugere ku ngingo nyamukuru itumye ugera hano mu kazi, ugera hano kuri KOP, tubwire ikikugenza. Murakoze. Ikingenza cyane narabandikiye mbabwira ko mfite ikibazo nshaka ko munkoreraho ubuvugizi, kubera ko abanyamakuru hari aho muvuga wenda ijwi rikagera, tuko ngewe umuturage navuga bigahita byumvikana. Nagize ikibazo mu kazi, mpagarikwa mu kazi amezi 3 ntahembwa. Yego, kuva mu kwa kangahe? Ubwo igihano cyatangiye mu kwa 4 ku itariki ya mbere, kizarangira ku itariki 30 z'ukwa gatandatu. Yego. Ariko mu by'ukuri
ibyo bihano aho cyaturutse ubundi biterwa nuko nakiriwe nkigera mu kigo. Yego. Ninjiye muri icyo kigo mu kwa 12 2024 ubwo nari ntangiye inshingano nshyashya ubwo wari uhamaze umwaka n'amezi 5. Yego nari mvuye kuba mwarimu. Ariko stati ivuga yuko iyo wari mwarimu n'ubundi ukaba uhinduye inshingano udahinduye uburezi poste ntuze wari uriho intera ukomerezaho. Ubwo nahawe ibaruwa nyine ya burundu n'ubundi kuko nari nsanzwe nyifite ndi umukozi wa leta. Ariko nyuma mu kazi ntangiye akazi k'ubudosi. Ni promotion baguhaye? Wakoze ikizami byagenze bite? Nakoze ikizami ndagitsinda, yemwe no ku directeur nayo nakoze ndatsinda, ariko imyanya iba mikeya. Ngira Imana ku budosi bangeraho ufata bajya bavuga ngo afazari kenda kamata kuri ko 10 nenda rudikesho, cyangwa se inyoni ufite mu kiganza imwe iruta 10 uzajya ziri mu giti. Iyo wamaze gufata niyo ubudosi burabufite. Ndabufite. Ubudirecteur uzategereza n'ibyanga n'andi mahirwe akaza tuzongera tugerageze. Ubwo ni ubuzima. Yego. Hanyuma urahagera tubwire. Yego. Narahageze ntangira gukorana nabo nsanze. Barimo directeur w'ishuri, harimo dosi general ubwo gendi dosi ushinzwe TVET, ushinzwe amasomo muri TVET, na comptable na hasanze, n'abarimu n'abanyeshuri. Yego. Ariko mwuko gukorana nkabona ku mpande zombi ari abanyeshuri, ari abarimu, ari abandi bakozi bo muri administration, nta kibazo na kimwe twigeze tugirana. Yego. Kandi pole ni watangiye amezi 3 yo kudahembwa. Yego. Nabyumvise. Ariko noneho by'umwihariko mbona uburyo directeur yanyakiriye ku munsi wa mbere. Mpita mbona ko harimo ikibazo. Yatangiye ambaza utubazo, arambaza se wize iki? Urumva no munsi wa mbere. Nyakubaza ati watsinze ikizami. Ariko byose wagiye umwereka ibaruwa ariko. Narayimweretse. Kandi nayo ishingiye ku manota wagize mu kizamini. Yego. Ndanamwibwira mubwira naho nturutse. Yego. Nyuma arambaza ati ngo wize ibiki? Namubwira ati nize genda gakeye nyine. Sinzi iyo umuntu akwaje ngo wize ibiki cyangwa ugiye mu biki mu kinyarwanda icyo kintu kiba gisobanuye iki? Wize ibijyanye n'iki? Wize iki? Wize ibiki? Izo mvugo ni zimwe? Ibiki tubwire ku biki? Byanga byakunda aho ngakimbaza icyo kibazo. Nahise numva yuko harimo ikibazo. Jewe muri view yanjye uko nabibonye. Se umuntu namwibwiye mweretse ibaruwa ayifite. Wakoze ikizami? None nyuma y'ikizami rwo kubaza ibyo wize? Interview ije ngo wize ibiki? Wize ibiki? Ndamubwira nyine nanaseka. Nyine buryo iyo umuntu akwaje ngo wize ibiki aba yabigize ibintu. Umuntu yakubaza wize ibyerekeranye n'iki? Wize ibijyanye n'iki? Wize iki? Ariko nta nubwo umuntu wamaze gukora ikizamini, umuntu wamaze ukora ikizamini hari ibyangombwa werekanye. Basanga ujyanye n'uwo mwanya, urawukorera uratsinda. None undati wize ibiki? Kaba kabaye buryo ako kantu komeza. Nese mbona ko ninjire kuri injari. Bita Joseph akuzwe nyine ujye ukunda kuvuga injari. Watangiriye umukino mu mvune. Ninjire muri injari. Amaje ati wize iki? Namubwiye nti bwana directeur nize hospitality. Hospitality ni ibiki? Harya si ibyo kwakira abantu mu mahoteli ni iki? Nti nibyo ngibyo nize. Ahita avuga ngo yewe ngo busenga ibintu ngo bya TVET ngo uzabishobora. Kandi watsinze ikizami? Ndamubwira ati nzabishobora bwo wampaye akazi. Yabonye n'ubushobozi bwanjye byanga byakunda kuko nakoze icyanditse nkora na interview nk'iyo uri kumbaza. Baguhaye ibaruwa bampibaruwa ngo nkuzanire. Nuko arangije ati tugose ngo busengo aka kazi ngo uzabishobora ngo ibintu byo muri TVET. Guziko ngo urutwa ngo na dosi ngo nari nsanzwe mfite avuga uwo mudosi wa general. Kabigase kwa nkakeza. Urutwa nuwo nari nsanga. Yego nguziko urutwa nuwo nari nsanganywe ngo byibuze ngo yize ngo electronique. Ngo urumva byibuze wafitemo na nosiyo y'ibintu. Ko atakoze se ngo aze kuri TVET cyangwa ni imyanya ingana. Uwo wize electronique
urumva mbere ho byabagaho hari ukuntu urumva ikigo nkoreramo gishingiye ku itorero ADPR. Kera byarashobokaga yuko ADPR itanga umukristo akajya gukora ikizami amashuri ashingiye ku madini bamuhaye recommandation. Yego none akazasigara ashaka post graduate muri education. Nuko rero we yinjiye. Ariko mu by'ukuri yari yarize ibyo ngibyo electronique. Nahise mbona ko ninjire kuri njari ndavuga nti nanatanibaza icyo kibazo mbajijwe numva birantushije. Nuko arakomeza atese unywa inzoga oya ntayo nywa. No si ibyo nabyo mu kizami se bari kubajije ibyo ngibyo ntabwo bigeze bambaza. Urumva nyine nari gukora hose bisaba kuba utazinywa cyangwa nuko muri ADPR. Ngira ngo yabimbarizaga ko ari muri ADPR. we na ADPR cyangwa ni we na ADPR. Turaza kubireba neza. Ndakomeza nti aravuga ngo ariko se ngo ubu ngo ubusengu uzabasha gukora muri ADPR utari umwa-ADPR. Nkomeza numva ibyo bibazo byose kandi ibyo byose wagukoresheje ikizamini akaguha akademeza ko watsinze akanakoherezayo yarabizi utari muri ADPR. Yarabizi cyane ko icyo gihe sibye ko statubu yasubiwemo ngubu uko bisigaye bimeze no kuvuga ngo ADPR ishoboye gutanga abakandida bakagenda bagapiganwa bagahangana n'abandi bakaza bagakora. Ariko nkuko muri Katolike nabo padiri ashoboye no kuderega umuntu muri stati barabivuguruye ko ashoboye kuba atarize n'uburezi bakamuderega bamubonyemo ubushobozi. Ariko mbere ibyo ngibyo ntago byari bihari. Nuko ndamubwiye ati nzabibasha buriya byanga byakunda bitewe n'ibizami nakoze na za interview naziciyemo tuzakorana rwose ndumva nta kibazo gihari. Nuko ibibazo byiwe birangiriraho. Utangira akazi. Ntangira akazi. Mu gutangira akazi rero natangiye kugenda mpura n'ibizazane. Ibizazane bya mbere ni ibi. Umuyobozi w'ishuri yatangiye kujya mbona amfata ukundi. Akamfata we akabona yuko ari umuntu uje gusa nkaho amusimbura mu nshingano. Kuko mbere n'abarimu nawe wasimbuye se niwe prefe wa mbere aho. Nibwo ishuri ryari gitangira ryatangiye 2024 mu kwa 9. Uhagera mu kwa 12. Magera mu kwa 12. Igembwe 9 kurangira. Nuko directeur rero mukumbaza nibwo nakomeje kubona yuko hari imikoranire itangira kugenda izamba. Kazambiti. Ngewe ndi dosi nshinzwe gukora timetable. Nayikoze nayihaye mwarimu agomba gukurikiza iyo timetable. Ariko none directeur akaza akavuga ati hari ahantu hasenyutse hakeneye gusanwa. Agashaka guhita akura mwarimu mu ishuri direct. Ntago wapanze kuri timetable, ntago washireho mwarimu ko ari pratique. Nta nubwo mwarimu yakwegereye nk'ushinzwe amasomo ngo akubwira ati ariko mfite pratique mu iki cyumweru. Bambwiye yuko hari ahantu tugomba gusana tuzajyana abanyeshuri babisane. Directeur niba we ububizi. Yego directeur niba bitekereje automatically arahita agenda kuri umwarimu mu ishuri amubwira ati hari ahantu ushaka ko muhasana. Zana abanyeshuri musane hari. Yego kuhasana gufasha ishuri nta kibazo kubera yuko ni inyungu rusange. Ariko nanone habayeho ubwuzuzanya hagati ya directeur imbere na mbere. Directeur imbere yo kuderega uwo mwarimu twakabaye twuzuzanya na dosi. Kuzuzanya mukanamenya n'igihe muzahasanire reka ntabwo niba ari ushobora kumuvana mu isomo rya saa 3 wenda ari kubishyira saa 10. Numva nta urgence birimo. Cyangwa mukanajya inama mukavuga muti kugira ngo amasomo nayo adatakara reka dupange muri weekend mubashakire tike mwarimu azahakore. Nuko rero ibyo birakomeza akajya nuko yajyaga mu barimu ntabizi. Rimwe na rimwe akaza cyangwa yanakoresha inama twagize amahirwe yo guhura nawe twakoresha inama akavuga atari ko ngo TVET ngo abantu bo muri TVET ngo mbona ntazi ibyo mwigize. Ngo wagira ngo mwaremye agatsiko ngo wagira ngo ntimukorera mu kigo kimwe n'abandi. Hano mwibuke ko ari GS gihuke ntabwo ari ishuri rimwe ngo riraha nirindi riraha. Birumvikana kandi koko yavuga ariko we hari ibyo yari yaramaze kwisetingamo nyine. Yego nuko rero ibyo bintu ndabibona
bigenda bimvuna umutima bimvuna, ariko noneho ntangira kugenda mpura n'imitego mu kazi. Administration bagafata hagira akantu wenda n'urugero, hari nk'ibintu bakoraga ugasanga directeur ntahari, na dosi general wenda bagiye mu ibyo by'amatora, itorero wenda ryabatumyeho n'urugero rutoye kuko barisengeramo, yego bakamuhamagara, tuvuge ni nk'umushumba umuhamagaye akamubwira ati ejo wenda hari inama dufite, ati muzaze mwese. Ubwo avuze dosi abadosi bombi oya, kubera je ntari umwadeperi, abo ni abadeperi, wenda ni inshingano zirebana na adeperi. Yego, ukumva directeur ahise avuga ati ngo ariko se ngo ubu ngurumva ngo tuzagenda twese ngo ikigo tukagisiga gutyo. uraho ndaho ayiwe hahita numva ndakomeye kuri telefone baramamaga ngo muzaze mwembi, yego ngo munsi mu kigo tuzagisiga cyonyine. muri makeya nkahita numva yuko njyewe ndaho ngaho ntagize nti ntago bambara nk'umuntu hari. Twajya muri administration nababwira nk'icyo kintu, ati icyo kintu cyaramvunnye, directeur akagira reaction itari nziza, gatombo katu akabaranyatatse cyane. Ubwo rugo n'urugero rumwe nari nguhaye. Nabyumvise. Urundi hakaba mw'icyo kigo hakabamo ubona ko hari abarimu basa nkaho bamunaniye pe, ariko badashaka kubyerura nyine. Ngenda bivuga ko mbizi nabibayemo. Hari n'abarimu no mu nama bavuga batari ko directeur impamvu abarimu bigwa babasuzugura. Ari umwarimu ati nuko mutajya mubafataho icyemezo. Umwarimu aragiye mu masaha yo kwiga, aragegiriye mu kabari, directeur akaza yagira bavugana, umwarimu yavuga ati mumbabarire, akababarira. Ejo akongera nta ka domande wenda ikaza byakomeye, wenda zingo na inspection buze kugira ngo yikingire, nakakabika ntiyagire follow up. Noneho rero rimwe agiye kujya mu nama aravuga ati turagiye. Yarabanje akoresha inama mu gitondo, sinzi aho bari bagiye kujya, akoresheje inama arangije ngo turagiye, ngo ariko ngo nizere yuko ngo ababona twagiye ngo mutaza guhita mujya mu kabari, ngo ubwo ngo ari dosi tiveti ngo usigaye wenyine. Mu by'ukuri atangiye kumvikanisha yuko yego nuvuga ngo bajya mu kabari ari uko ari wowe wasigaye mu kigo. Yego, kandi mu by'ukuri ibyo bintu nabyo, ahubwo niba abantu biwe niyo umwarimu yabikora ku giti cye. Ngewe kandi ashobora no kubikora na directeur ahari, baranabikora cyane ariko ngo akavuga ko babikora. Icyo kintu ndakibona mbona ni ukunyangisha abarimu cyane. Numva bimbayeho, numva ntangiye no kwanga ikigo. No mu nama ya administration nigeze kubibabwira, ndababwira ati muri kunaniza rwose, ndabona aka kazi naje gusaba ndabona kangoye. Urwo ni urugero rutoroya rero. Nyuma rero directeur hari aho twaje gushwanamo gake. Twashwanye duti, urabona ibintu byose mu burezi ubu ngubu hari systeme bita SDMS, ndayizi, hakaba na kamisi. Izo na account buri muyobozi w'ishuri ubundi hagakwiye kugira, kubera yuko hari ibireba REB, hari n'ibireba RTB. Yego, ariko twebwe urumva ibigo cya RTB totali gifite dosi wacyo na directeur wacyo. Yego, akaba n'icya REB ku ruhande gifite directeur wacyo na dosi wacyo. Yego, ariko noneho twebwe izo bita TVET wing ni ishuri ryahoze ari rya 9 na 12 basic years. Bazanye noneho bashyiramo TVET kugira ngo bakangurira abana kuza kwiga TVET. Nibwo rero nanjye naje, niyo mpamvu umva dufite na staff ndende. Kwitwa TVET wing ubwo ni nk'agasatellite, nk'agashami. N'agashami, yego. Cyari ikigo gisanganwe general. Yego, bashyiramo agashami nabwo isige itera imbere, bashyiramo agashami. Yego, kuko ni wowe uburaje. Yego, kuko mu banyeshuri nabwo bagiye muri TVET ni babandi bagomba kwiga bya bindi byari bisanzwe general. Okay, urumva iyo general education ubundi dufiteyo primaire, tukagirayo secondaire, senior 1 kugera troncome, ubwo tukagira na section iri gufezinga out igenda isimburwa na TVET, kuko abana barimo n'abanyuma bari mu mwaka wa 6 bigiye section. Twari dufite RFK na Hegeri. Yego, nuvuga ngo nyuma yabo bari mu wa 6
byose bizahinduka bizahinduka TVET. Good. Abashaka general bazajya bajya ku bindi bigo. Bazajya bajya ku bindi bigo. Good. Nuko ubwo rero urumva ko kantu karankomerekeje ko kuvuga ko abarimu bajya mu kabara uko ari we wahasigaye. Nyuma rero nibwo naje kugirana akabazo na directeur nkikubwira kuri SDMS. Narahageze ndarindiramo gakeya icyumweru kimwe bibiri ndamubabwira ariko directeur tiko numva ko abayobozi bagira account muri SDMS kugira ngo bagire ibyo bafasha ishuri nkazambariza nanjye nkagiramo account. Abarambwiye atari ko tiwabanje ugakora akazi ibyo bya account urabishakamo iki? Ariko man cyo nicyo gisubizo yampaye. Azi gusubiza kabisa. Ndabyihorera ndaceceka. Banza ukora akazi ibyo byihorere. Ndabireka koko ndabanza nkora akazi. Ubundi se wari uyemerewe ahandi abadosi bahandi baba bazifite? Baba bazifite. Okay. Nyuma rero baza kugira amahugurwa ku bantu bazi gukoresha bahuguwe n'ubundi imbere bafitemo na account kuri izo SDMS. Directeur ari 11:00 ngiye gutaha. Dutashye bari kwambara urumva dushyiramo twa tubote twacu tugiye gutaha. Baramuhamagaye baraduhamagara avuga ati rero ejo ntiduhari jewe na dosi general tuzaba twagiye mu mahugurwa ya SDMS. Yego. Ubwo rero dosi na comptable muzadusigaririho. Rwose tuzabasigariraho nta n'icyuho kizagaragara. Bitanzamura kakano ndavuga nti ariko ubwo mugiye muri ayo mahugurwa ya SDMS mwambariza na cya kibazo nayigeze kubabaza cyo kugira account muri SDMS kugira ngo nge mbafasha kuko imibare y'abanyeshuri bose sinyizi ibibagenerwa simbizi kandi ejo nejo bundi hahora ama inspection baza mwagiye nguko nkabibazwa comptable agiye kubinsubiriza hari gihe bavuga bati bari bavuga kuko we adiringa na finance cyane hari bavuga bati urumva umuyobozi aje akambaza ati nawe uri umuyobozi wasigaye aha duhe imibare tubwire ntakanura mu kirere akavuga ati ariko se hano hamara iki nicyo nari mbivugiye. Yego. Directeur imubaje icyo kintu cya account abararakaye agira reaction ntigeze mbona atari ko wowe ati ibintu bya account ya SDMS wigubaza tubishakamo ikiti ko SDMS yemererwa abantu babiri gusa ko ari directeur n'undi muntu umwe ushoboye kumufasha. Ati ibyo bintu bya account ya SDMS ubishakamo iki ngo ikindi ko harimo amabanga y'ishuri budakwiye kumenya. Cyore ku mutima ndavuga ntiye abadosi bandi se bo mu bindi bigo bagenzi bakubwira ko bazifite barabimbwiraga ntago no kujya kumubaza icyo kibazo ntabanje kumenya. Ubundi korerwamo iki ko ndumva nayo ari ijambo ari ki ikorerwa bi SDMS no kuvuga ngo data zose z'ishuri niho zibarizwa kwandika abana kubasushiriza rekado none se gusaba school feeding gusaba consomable bigiraho amafaranga y'ibikoresho bishira bigiraho ibyo byose kwerekana ba dropins out byose kirerana abarokrase byose bibarizwa hehe mwiyo system. We ntashake ko uyijyamo we ntabishake. Okay. Directeur bararakaye ambwiye gutyo agira n'ukuntu aza kagresa umuntu. Urumva nakubwiye ko twicaye nko muri one stop center. Yego. Abarahagurutsa araje namaze kwiyambarira utubote twanyegiye gutaha ndi no mu muryango abaraje ngo ariko wowe ngo ibintu ngo wigize wowe ngo ibiki n'ibiki abatangiye kuntoka ingara araza mbona ashatse kunyegera ntunga intoki rekada naje ndamubwira ati ariko rero umuyobozi kuba nari mbabajije kuriya nta rundi rwango rwari rurimo ahubwo buri gihe kandi kibaza n'uburenganzira kandi nimba nkubajije kandi byafasha akazi ukaba udafite n'amakuru yabyo cyangwa uyafite wari kuyampa gutyo nkazagenda nanjye nkisacingira akakubwira ati ngiye nzakubariza cyangwa se bazitangira aha naho uzajye ku karere. Yego. Ariko kuko nayo maze kumubona yuko nubundi ikintu kindeba kiri mu nshingano zanjye yaje akakibazwa kidahari ubwo mubaze uriya mugabo mumubaze niwe mwaramunyoherereje njewe ntago ni nkaho atigeze gusaba ariko nicyo mbona. Yego na proof iyo poste yarayisabye cyangwa oya yagombaga kuzira automatique kubera yuko batamubajije batabajije wewe yashobora ko yarifuzaga ko wa wundi wa general yabikora byose. Birashoboka kuko ngo bajya no kugira aya mashuri ya
TVET wing arimo ibibazo bikomeye mbonereho nanabivuge abayobozi bo hejuru batwumve baze barebe ibibazo biri mu TVET wing hari abadosi benshi duhurira ku mbuga cyangwa bagacina box tukaganira ibibazo byacu ukabona nta kintu na kimwe bitayeho pe kandi rwose ukabona abadosi babayeho mu buryo bugoye ukemera ugashinyiriza ngo ujyana umugati mu rugo. Good. Agusanze ku muryango rero. Asanze ku muryango. Aranyageresheje. Anyageresheje nanjye nyine urumva ndi umuntu. Ndangije mubwiye gutyo ati koko yumbwira naba nanavuze nabi ukampana nk'umubyeyi ko mbona unanduta mu myaka ukampana nk'umubyeyi ariko utambwiye nabi utamputaje buri gihe nkubajije uramputaza nyina bararaka yaragresa atangira kuvuga ngo iki kintu biki naye numva ndarakanda mubwiye ati direct rwose mbabarira tutaza gushwana twubahana. Yego mubwiye icyo kintu rero abaravuze ati shati buretse ndaje ati naho waturutse ngo narabyumvise ngo ibyawe ngo nihangana gusa ngo buretse ngo uraje umbone noneho ndarakara ndamubwiye nti rero mbo rwose uko niba ibyo ngibyo ari kubifashe abadukurikiye batumve aho waturutse tuzabikoramo ikindi kiganiro. Yes ariko ubwo nicyo kimenyekane ko kuba ushobora kujya mu kigo runaka kigashaka kukumanaginga nk'uko icyambere cyakumanaginze nabyo nta n'umusaruro ntawo wakomeza. Ubwo rero aho ngaho hahise hava intandaro directeur urumva ngiye gutaha saa 11 uribuka ndafata rwa rugendo rw'isaha nasohotse directeur ansohoka hantuka n'abarimu bacaho n'abanyeshuri antuka ngo iki kintu ngo nzagikubite ngo tuzarwane ngo babibone ngiwe nyine numva aho rero niho nari nakubwiriye rero nkubaza ngo we niwo muri hedini. Yego ubwo iyo niyo ADPR nyirizina. Yego ADPR muratwumvara harya wa mushuti wanjye uriyo ninde executive ADPR iyo mijinya iyo niyo tuve mu miyoborere tujye no mu myemerere. Tuzi ko abarokore rwose tuba twishyiramo ko umuntu anyerera akagwa none uwo nguwo ati iki kintu nzashyigirene kandi yakaba yanyerera imbuto cyane rwose niba wenda ntanasenga akamfasha kugira ngo akamaza umwaka winjira izindi icyane ariko urumva ntacyo wamukuyeho. Yego nuko rero aho agenda amarasinga mu banyeshuri n'abarimu kino kintu nzakigirene nzagikubite nanjye ntaha numva mbabaye. Yego mfata urugendo rw'isaha ariko ku mutima mvuga nti wenda hari aho ntitwaye neza birashoboka ugenda wibaza kuvuga ko hari kuwa gatanu mvuga ati kuwa mbere nzagenda directeur uko muzi yo yarakaye nyine aba yarakaye kandi n'uyu muyobozi wanjye wenda nzagenda mucire bugufi nubwo nagenda mubaza icyo twapfuye bwire ntibibiri ya bintu nta nubwo byaye bikwiye tubirangize nk'abajyama amikabu nk'abantu umwe yungirije undi. Yego isa wasimbura umwe yasimbura nundi. Yego nageze mu rugo ngeze mu rugo nyatsa aho ncumbitse nyatsa telefone mpita nkubitana na demande sur place ngeze mu rugo demande kuri WhatsApp bivuga ngo iki ndayifite hano yisome muri make usomye interuro nk'eshatu z'ingenzi yavuga ngo iki demande uko yavugaga Yego yavugaga gusabwa ibisobanuro ahari tariki 28 z'ukwa gatanu 2025 umwaka ushize. Bwana muyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri TVET Gihuke nkwandikiye ibaruwa ngira ngo nkusabe ibisobanuro ku myitwarire urimo kugaragaza mu kazi kawe yo kurangwa n'agasuzuguro. Nuko abivugamo nyine avuga ko mu by'ukuri nkwandikiye iyi baruwa ngira ngo utange ibisobanuro ku gasuzuguro ugaragaza ko kutubaha umuyobozi wawe aho wahereye kera umwandagaza igihe agusabye ibintu cyangwa se agusobanuriye ikintu aho kubyumva ugasubiza umutuka bikaba bibaye ikibazo aho umbajije ibya SDMS tuzajyamo
ejo nkaguha ibisobanuro ntubyumve warangiza ukantukira mu ruhame ngo toka ngo wamushenziwe ngo sijye wakanzwe na benshi. Turebye iyi myitwarire yawe urimo kugaragaza yo kutubaha, urasabwa gutanga ibisobanuro bitarenze iminsi 5 y'akazi ukimara kubona iyi baruwa. Okay. Hanyuma twihuta rero. Umunsi w'akazi mwongeye guhuraho icyo mwagihandurinze muti? Mwabiganiye mwembi cyangwa mwabishyize muri rusange mubwira n'abarimu? Urumva bayimpaye ntashye ku wa 5 mfunguye WhatsApp mpita nyibona. Ku mutima ndavuga ati se niba nanakosheje ubu koko ntiyari kurindira kuwa mbere akambiyo domande. Numva ni ikintu cyo kumbyimbya umutima. Mwabigenze muterero. Noneho rero mu gitondo garutse mu gitondo kuwa mbere nibwo nagiye mpita nsanga na biro nakoreragamo jewe nubwo dukorera aho nka One Stop Center hari akabiro nagiraga ko muri workshop mbikamo amakraseri y'abana n'iki nako najyaga nkakoreramo. Naragiye muri kwa gukomeza kunyageresa umuyobozi w'ishuri nsanga yategetse comptable kwako kabiro amusaba biro nakoreragamo bayifunze kuko je nari ntarazamuka gukorera aho ngaho muri sare bayifunze atoriye nifunguzo bari barampaye bazitwaye. Noneho ubwo mitamo kari uburyo bwo kunyageresa. Urumva comptable aza ndi hanze aho azi neza yuko izo mfunguzo bazitwaye bazibitse. Ahita nzanira iyi baruwa bampaye kuri WhatsApp namaze gusoma ngo ninyisinyire pour reception ku rubaraza habari mu bari kureba. Ndavuga ku mutima ndavuga ati ibi nagasuzuguro bantwaye naretse ngo winjire muri ya One Stop Center. Yego yagusinyishije ku rubaraza. Abisanga naye nicariye ku ibaraza kuko numvaga ntashaka kuko nta na biro nari mpafite aho ngaho nta kameza bari barantereye bari bafite ayabo iyanjye nyine baho ngaho bafunze. Agusinyishije ku rubaraza abanyeshuri ashaka ngo sinyiraho ku rubaraza. Ndamubwira nti nago byashoboka nti aho mwampereye ibaruwa kuko mutategereje aho mwayimpereye namaze kuyitera reception kuko yarayinyohereje nkiyibona bitamwandikira ko ibaye received kuko nawe ntago yari yategereje ko kuwa mbere hagera cyane ko nanakubwiye yuko uwo mutima nari nkufite. Donc demande yo kuri WhatsApp kuwa 5 ko nabaraje kuyigusinyisha kuwa mbere biro nakorera kandi wayitanze ntiyategereje kuwa mbere ntago yategereje kuwa mbere. Noneho ntuze biro yanjye bayikinze kugira ngo barebe agression nanjye ndi buje barebe icyo urakora. Yego mbo nabisobanuye mu ibaruwa ni ndende byo ntitwabyinjiramo ariko nshaka kumenya donc kuwa mbere icyabaye no kugusinyisha hakurikiye wiki mwagikemuye. None rero nanze gusinya pour reception ko nanamubwiraga ati comptable muri kungerageza uranzanira ibaruwa nyisinyira imbere y'abarimu nigisha mwakinze biro nkoreramo wowe uri umuntu utekereza ishyire mu mwanya wanjye urumva waba umeze uti. Yego ndamubwira atari ko namaze no kuyirisivinga. Leta irashatse anafotora ko kana kakomeka ko nakarisivinze kuko nawe niyategereje ko kuwa mbere nza nkabi akayima n'ubundi nkayisiba. Bagwaga hard copy wabonye soft kandi wamubwiye ko received. Nayirisivinze. Nabyumvise. Nuko rero comptable aragenda abwira directeur uko bimeze kuko bavuga comptable kubera ko ni secrétaire comptable. Ndabyumva nanjye nabyumvise ko abikora byombi. Yego. Nuko rero directeur aho ngaho bahise bakora raporo ko wanze gusa narabimenye. Namenye ko yahise ngo yandika ibaruwa igaragaza yuko ibisobanuro natanze bitumviswe. Yego ankorera ngo bankorera raporo ijya ku murenge. Ku murenge rero directeur nanjye musaba uruhushya rwo kugira ngo njyane ibaruwa kuko bari bamenyesheje umurenge nawe ujyane ibaruwa y'ibisaba. Pasteur Meshero nibuhazi ndahazi mu hejuru mu rukomo. Yego saba uruhushya ndavuga ati rero mwampaye demande mumenyesha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge n'umushumba w'itorero reka noneho nanjye njyane banterere pour reception. Yego directeur kumbi yamaze gukora iyo raporo ahita yijyana ku murenge. Arangije agaruka mbwira ngo mubusabye urwo ruhushya aravuga ati ibyo uri gushaka n'ubundi namaze kubigezayo wikwirwa ujyayo banantereye pour reception. Yakoze raporo. Ndavuga ni bayiteye gute se kandi ari ibisobanuro byanjye ntabyo.
ni kandi hari n'indi baruwa mfite nashakaga guha abo bayobozi yego we sinamubwiye iyo ariyo ariko Yego. nashaka guhita nerekana birantega ndi guhura nayo mu Yego. kazi ahantu wageze mu kwa 12 mu kwa gatanu mu kwa gatanu byatangiye yego nuko rero diregiteri ahita nyima uruhushya icyo gihe aravuga ati ntarwo nguhaye nunagenda ndagufata nk'uwataye akazi ndamubwira ati nta kibazo ntago ndi burenge ku mabwiriza umpaye byibuze mpa nimero za Pasiteri Meshero simuzi mbimwoherereze kuri WhatsApp none n'umunyamabanga nshingwabikorwa mwoherereza kuri WhatsApp arambwira ati nimbyohereze kuri email y'umurenge ndabyohereza nohereza domande uko nayisobanuyeho ariko mpita nshyiraho n'indi baruwa isaba ko bazaza kureba ibibazo ndi kugirana n'umuyobozi kubera yuko abandi bose yava ku banyeshuri n'abarimu tubanye neza cyane rwose turakorana nuko rero sinkamenye yuko bakoze iyo raporo sinzi nikirimo no kugeza n'ubu sinakimenye bagukozeho raporo batagwaye kopi ntibampa nko kopi administrative mabisobanuye iki njyewe nabifashe nk'akagambane nicyo bivuga yego kubera yuko nagira ngo ubyivugire ntabwo iba ruivugwamo umuntu ntabwo yakabaye kugenda igenda adafite kopi yego nyuma rero nza ntashye abarimu muri weekend urumva arabo dutuye mu gipangu kimwe urumva iyo mwageze hanze y'akazi mushobe kusharinga uvuga ati mumunyuka umuha baravuga bati ariko sha ibyawe na diregiteri twumvise bigeze kuri bati twumvise yuko hari abantu basinyishijwe yuko wagize ute watutse diregiteri ati bagukoreye raporo atabarimu babyigambye tari umwarimu wabyigambye basinyishije abantu ngo bemeze ko watukanye umuyobozi noneho rero ku karere barampamagara njya kwitaba ku karere hari habaye inama y'uburezi ndangije barantumira banjyana muri sale nzi ngo ni na komite ya discipline ariko nyuma baza kumbwira ko atariyo yari yateranye ari abantu bari aho ngaho harimo abayobozi b'akarere n'abandi barimo n'abadiregiteri baravuga bati rero tugutumije kubw'ikibazo wagiranye na diregiteri nawe araza noneho hari umwarimu bya bindi nakubwiye ko diregiteri yananiwe kugira inshingano ku barimu bamwe na bamwe hari abo yagiye afata umwarimu ushatse uruhushya ararumuha rwose rw'iminsi 2 3 4 akagenda nta kintu ambwiye nka dose umushinzwe kandi timetable arayizi namuhaye kopi y'uwo mwarimu amasaha yose agapfa atambwiye icyo gihe hari umwarimu umwe ntari buvuga izina yaramutumiye kuko nawe yarari ibyo bintu bavugaga ko byabaye ndabyibuka kuko kuvugana na diregiteri mu bibazo bya SDMS hari umwarimu wayisuza ngo ari gusaba uruhushya haza n'umutetsi nawe sinzi ibyo yari ari gusaba abo barimu rero nyuma ndabo uwo mwarimu n'uwo mutetsi na comptable na dosi general basigaye ku itariki 2 ibi uribuka ko nakubwiye ko byabaye 28 ku itariki 2 babasinyishije bavuga yuko nasuzuguye umuyobozi ku karere rero bampamagaye na mututsi ku karere bampamagaye ndagenda ngeze ku karere ati ikibazo kimeze giti diregiteri aravuga nanjye bampaye umwanya ntaratangira kugira ibyo mvuga ngo utaravuga byinshi ngo wowe ngo twamenye ko ngo ahantu hose ngo wagiye uca ngo arihangana uwo ni Didi wo ku karere ka Gicumbi yego ngo ngo nihangana ngo ahantu hose ngo twaraperereje ngo dufite ngo na raporo ya RTB ngo itwereka ngo ukuntu ngo ahantu hose wagiye uca ngo arihangana ngo turagira ngo tukumenyeshe ko hano mu karere ka Gicumbi ibintu byo guhangana bitazaguhira abambwiye gutyo numva ndumiwe yitwa Didi ninde mwanafunzi cyangwa ni we yitwa Damascene irindi sindyibuka ako kantu kabaka mwanafunzi ndamusubuje hari umuntu nkunda kumwitiranya n'uwo bavindimwe nzi ko hari umwe wigeze gukora mu by'uburezi nuko rero Damascene we ntago munsi birangije ngo muri Gicumbi ngo ntago araho guhanganira ati iryo hangana ryanjye no kuvuga ibitagenda ntibyemewe nuko noneho wibuke yuko abarimu bambwiye batisha twumvise bavuga yuko hari raporo yagukorewe none ariko nanakibyumva hari message yayobye ya SEI ashinzwe uburezi ku murenge yego yaragiye kwandikira diregiteri kuri WhatsApp amubaza ngo ahita message irayobizi wanjye avuga ngo iki avuga ngo iyo raporo y'uwo mudosi iri hehe n'ababyemeza bari hehe noneho mpita mbona ko message yobye
mpita mvuga ntiye mbona babyemeza gusa yuko wanamugani bya bintu b'abarimu bavuze ari ukuri mpita numva nkubiswe n'inkuba none ndangije mbwira ndamwandikira ndamubwira nti rero SEI ndamubwira nti rero nti mushoboye kuba mwibeshye ari directeur mwashakaga kubaza nti jewe ndi dosi ariko rero nisinzi tinumvise mbonye uvuga ko ari raporo yankorewe kandi sinyizi nyabona habe muri gushaka babyemeza ntinyabona habe mo gushishoza kubera yuko umenye yuko umuntu rimwe na rimwe ajya arengana ahita siba message yaramaze kwandika ahita bisiba bamaze kuyibona yego mpita mbona yuko hari ikintu kiri kunkorerwa kitari kizima none rero reka nzahamagarwe ku karere ngezeyo Didi yambwiye ayo magambo numva nkubiswe n'inkuba noneho wa mwarimu wasinye wigambye ko nawe bamutanze nk'umutangabuhamya yavuye aho bwisige bamuhaye uruhushya nawe ari gucaracara hafi aho ku buryo niba nabihakana bamuhita bamuhamagara yahita aza akaba umutangabuhamya nawe yari yatumijwe se oya ni directeur wamuhaye uruhushya ni directeur wamuhaye uruhushya ngo azibyumba azibyumba ku buryo niba bihakana genda gake mu mibyizi hari mu minsi y'amasomo rwose gihuke abana barashomereye umwarimu arimo aranaviga gacurabwenge akarere mu mujyi dosi na directeur mu karere imbere yego ndi kumva ako kavideo ukuntu nyine hanyuma ntumbwire ko warebeye mu idirishya ukabona oya urumva ko akunda ubutegereje ko bakwinjiza barabanza bakiherera bakavugana mbere yo gutumiza umuntu nibwo narebye ariko no hanze inama itararangira urumva hari inama y'uburezi yari yabanje nari hanze aho ngaho ntekereza ibigiye kumbaho nkamubona yisigaga gutyo ibaze vraiment bitamvugana kandi yari uwa TVET kandi nawe mufiteho ububasha kubera ko muri TVET nubwo ntabivuzeho ni n'ikibazo gikomeye abantu bo hejuru bakwiye kurebaho iyo ari ishuri rya TVET ukwaryo ritari wing baba bafite abarimu babo bigisha amasomo ngiro ya pratique bakagira n'abandi bigisha za general za chimie physique imibare muri TVET uwo rero yigisha muri general agakoresha pratique wing muri TVET wing ko birahabanye no kuvuga ngo usanga niyo dosa umwarimu muri general araza kaza no muri TVET nabyumvise ariko ni umuntu buryo bwo kubyaza umusaruro abakozi ariko rimwe na rimwe bikatugonganisha uwo se wasirikiraga yigisha iki byose yigisha muri general akagira n'andi masomo aza kugira muri TVET bamuha uruhushya rwo kuza gutembera ibyumba arataraverisa nyine ndabibona none rero mpageze mu karere bambajije iby'icyo kibazo nababwira nkabona ntibashaka kunyumva n'akantu na gato nubaha ko ari abayobozi banyoboye bo mu karere noneho barangije ariko mu ibaruwa subiza naye nabihakanye mvuga yuko ntamututse ahubwo habayeho kutumvikana yego noneho rero Didi yakimara kumbwira ngo aho naci yose ngo nagiye mpangana ngo na RTB ngo nkwereke ngo raporo zawe ngo zo muri RTB zerekana ukuntu ahantu hose wagiye uca uhangana numva birankomerekeje ariko byiswe guhangana ntabwo ari nta kindi kandi guhangana ntabwo ari ikosa yego barangije rero n'icyo uhanganira yego barangije ntabwo bakubwiye ko aho waciye hose wagiye utukana cyangwa wagiye usuzugura yego nagiye mpanga cyangwa wagiye wiba guhangana ntabwo ari bibi abantu uwo muco abantu bagomba no kumva ahubwo iyo uhanganira uburenganzira bwawe yego nuko rero naje gutungurwa ubwo nyine baravuga Didi ati wowe uri guhakana dufite raporo imbere yacu urabihakana ushingiye kuki noneho rero wigeze kumbaza ikibazo ngo kuba uri mu ruhango ukuba uri igicumbi umuryango uri ruhango ubifatanya ute njyewe noneho kugira ngo byumve nagiye gutangira akazi k'ubudosi nayo mfite umudamu wari urwaye yari amaze imyaka 3 yararwaye ikibyimba kuri pancreas twarabuze umuntu wo kumuvura ku buryo twe tugiye no gusaba ubuvugizi kugira ngo ko batubwiraga yuko kumuvura ari mu Buhinde nta bushobozi mudamu akazi yari afite yari yaragatakaje asigaranye n'abana nyuma yaho y'amezi 3 nako nyuma y'iyo myaka 3 twaje kubona umudogiteri CH kabaramubaga operasiyo igenda neza yarakize arakira ariko cyane. Noneho nyuma y'amezi 3 bamubaza ahita afatwa na appendicite nanone asubira kwiseta naho barabaga
ngenda rero umudamu atarakira neza, wowe ujya Gicumbi ujya Gicumbi, yego musigira abo mu rugo mabukwe na mukuru we bamwitaho kugira ngo njye kwita ku bana b'igihugu. Noneho ngezeyo hari n'imiti umudamu wanjye yari agifata ikomeye yampendaga cyane, yego. noneho rero ngeze mu karere bambwiye ibyo bintu nkubita ku mudamu wasize, yego. Noneho baravuga bati ibintu ni bibiri, urandika wemera ko watutse umuyobozi, yego, cyangwa se ubyange procedure zitangire, yego. Terabwoba. Njye narebye ndeba mu kinobori cya Bihehe umugani wa ya migani mujya muvuga, ndavuga ntariko umudamu wanjye babikwemeje ku ngufu, iyi ni imbyanga, umudamu wanjye arakomeza, imiti ntayo akiribona, urahita usibwa kuri grille salariale, kubera yuko muri stati bavuga yuko gutuka umuyobozi ni ukwirukanwa burundu. Yego. Nahise mvuga iki ni impita mbyemera, kandi mu ibaruwa narabibahakaniye, nkabyanga nkagumya kubihakana. Hari raporo bankoreye sinyizi, yego, ahangaha ashoboye kumbera. Ariko nugeze ubaza impamvu niki cyabaye gituma bagukoraho raporo ntuhabwe kopi, ntago wakibajije? Ntago nakibajije. Ubwo icya kabiri nabyumvise ko bagusinyishije ukabyemera ugira ngo usove umushahara, utunze usove n'umudamu. Wa mwarimu uri kudeyambira mu mujyi wa Byumba. Nkimara kubyemera narabandikiye mvuga ko batuganirije, banatugira inama ati mukwiye gukorana, ati mukwiye kwicara mugakorana kubera yuko amakimbirane abaho, ariko uburyo muyamanaginga nibyo bya mbere mwakabaye mwicara mukagira. Uwo mwarimu nyine we byarangiye gutyo, urumva ubuhamya ntabwo yari agitanze kuko nayo imaze kwemera turataha. Noneho rero baratubwira Didi yaravuga ngo ibi ngibi inyandiko wanditse ntago bihagije, ujye ku ishuri directeur uteranye inama y'abarimu ejo, uyu muyobozi asaba imbabazi abarimu ko yatutse umuyobozi mu ruhame, nimurangiza mu bikorere raporo mu bituzanire. Aha mugezeyo byagenze bite rero? Tugezeyo rero wemeye uruhame, wabwiye uruhame ruvugwa ko warutukiyemo directeur, batarabibonye mwabigenje mute? Twagezeyo nyine directeur afata ijambo, avuga uko mu karere byagenze mbere na mbere, avuga ko bantegetse gusaba imbabazi, avuga ko bansabye gusaba imbabazi, kandi bidahagije ngomba no kuzisaba abarimu. Mpageze rero abarimu barabanza, directeur amaze kuvuga n'abarimu bagira overview yabo, yego, kuko twese tugezaho batiki. Abarimu bamwe bati niba dosi yarakoze icyo kintu yaba ari amakosa. Ababibonye se babandi basinye se batiki, bati twaramwumvisa nabo bahawe umwanya, yego, nabo barabivuga, akavuga n'ibitutsi ngo namututo. Abarimu abo barimu bamwe bafata ijambo, urumva secrétaire comptable niwe inama iyo ariyo yose, yego, ni secrétaire comptable yandika, yego. Umwarimu yahaguruka akavuga atariko nubwo dosi bamusabye gusaba imbabazi akanazisaba, directeur nyabwana directeur nawe narakwiyumviye umutu kumukurikiza amagambo, yego. Umwe abivuze gutyo ibyo bintu ntibyandika, dosi ntiyabyandika, ariko waracyahari wavuze atyo. Reka da uwagerageje wese akumanika kuko yabonye ko ibyo bintu abizi, directeur yahitaga avuga ati wowe nkwambuye mikoro ntago wemerewe kuvuga. Noneho akemerera ba bantu azi, ariko barahari se baracyari mu kigo? Baragiye. Bagiye he? No kuvuga ngo wigeze kumva inkubiri ishize umwaka utangira bavuga ko abarimu badafite amasaha yuzuye bagomba guhabwa akarere, nibo yahereyeho, nibo yahise asa nkaho ahereyeho. Okay, tugane ku musozo. Hagati y'iyo baruwa nuko gusaba imbabazi mu ruhame twari tukiri mu kwa gatanu, ndashaka rero kugera kuri mizapiye y'amezi 3 watangiye muri kuno kwezi kwa kane. Ariko unyihanganire tukira aho ngaho, nyuma naje kureba ngo ku mabaruwa yandikishijwe abo bantu ku itariki 2 z'ukwa gatandatu bemeza ko natutse umuyobozi, nabonye amabaruwa 3 mu bantu 4 bahamyaga.
bakwandikira baranditse se bandikaga bavuga ko bemeza ibyo bintu byabaye ariko uwasoma ibingibi yareba akabona yuko ni ibintu bahimbye kubera ko icyo mpamya ko bahimbye ntago bahuriza ku cyo natutse umuyobozi. Igitutsi ntago ari kimwe, igitutsi si kimwe, buri wese arivuguruza. Ni bangahe? Izo nabonye ni baruwa 3. Okay, genda gerageza kuri buri baruwa uvuga igitutsi bavuze, none turebe uko babyanditse. Uwo wa mbere ati iki? Uwa mbere wijya muri detail ivuga ngo yamututse ngo we yaravuze ngo yaramututse ngo Dostiveti ahita atera hejuru avuga amagambo menshi ngo toka. Uwa mbere avuze ko wamwise wabwiye director toka. Okay, uwa kabiri we hano yirinze kubijyamo cyane nubwo bamwemeje ni comptable we yavuze yuko yari ari kubika machine atari hafi aho yaje yumva hari urusaku turiho tuvugana na directeur habayeho gutonga. We yemeza habaye urusaku. Yego. Uwa gatatu we ntacyo yavuzemo. Uwa gatatu rero we ni umutetsi ku ishuri. We rwose no kubigira ubona barashyizemo nyine bamukoresheje, ubona ko ari ibintu bamukoresheje. Numvise Andre avuga ngo mwashira muri SDMS noneho directeur aramubwira ati genza gake dosi usanzwe azabikurikirana. Genda gake dosi usanzwe azabikurikirana. Noneho Andre aravuga ati je simbyumva, arahaguruka ngo toka ceceka. Directeur yavuze toka mushenzi, uyu ni toka ceceka, undi toka nuko aho arahaguruka ngo barwane. Nta kindi gitutsi yavuze? Nta kindi. Buretse gatoya. Okay, ntacyo. Ntabwo byose turabirangiza, turi bubirangize. Mwese mwatonganiye mu gikoni? Oya. Kuki umutangabanya n'umutetsi yarahageze ati ahantu genda gake. Ahantu directeur na prefet batonganira umutangabuhamya abo mutetsi gute? Sobanurira aho. Nanjye nahise numirwa. Mwari mu gikoni? Ntago twari. Yarabaje muri icyayi? Ntacyo yaragemuye. Impaka za directeur na prefet zimenywa n'umutetsi gute? Sobanurira aho. Ni cya kintu nyine nakubwiye cyo cyagasuzugura usanga n'umutetsi azaho. Yarahari se koko mutongana? Nigeze kumubona nyine yaracaracaye gutyo ahita agenda. Nta bandi se bari bahari ubundi iyo saga iba? Iyo saga iba hari directeur nanjye na dosi general na accountant. Yego. Umwarimu aje ngo aje gusaba uruhushya. Wa wundi wadeyambiraga ibyumba. Nuwo rero umutetsi nawe yarinjiye se? Sinzi icyo yaraje arinjira gato yahita yongera araso. Dosi mu batanga bamya arimo? Dosi general. Kontabure nawe namwumvise. Na kontabure no mutetsi. Wa mwarimu yo ntayo nabonye. Ariko we yarabyigambye yarabivuze no mu iyo nama yabivuzeho ko yabyumvise. Ariko nawe numvise ko ngo ubwo buhamya yabutanze nuko nabashe kubona izi ngizi. Noneho rero. Yego. Icyatumye ugishyizwa muri mizapiye y'amezi 3. Ubwo dusimbutse amezi menshi. Dusimbutse 6 twinjiye muri kino gihembwe kirangiye cyakuviriyemo guhagarikwa. Yego. Byagenze bite? Noneho rero tugeze aho ngaho urumva aba bantu dutangiye gukorana gutya. Nakomeje kugenda noneho mpita ntangira kugenda gake. Yego. Ibyo gukurikirana abarimu n'abanyeshuri nkabikora ariko nkabigendamo gake. Ko directeur nabonaga yuko SDMS na nubu bayimpaye ejo bundi ikigembwe gitangiye. Finaroma. Kuko nabajije ku rubuga rw'abadosi bose. Yego. Bamwe bakavuga bati rero dosi twakugira inama niba banze kuguha SDMS directeur ntashaka kwigira atariko twebwe ku ishuri ko turi 7 hari n'abarimu bazifite barazikoresha. Noneho n'ahandi bakavuga bati urayemerewe. Ariko ngiye no mu karere mbabwiye intandaro bati wowe iyo bakubwiye ko ikintu kidashoboka ubukwiye kucyakira ko kidashoboka. Ariko nkibuka yuko imihigo bazaza guhigiraho dosi na directeur na comptable bazariba muri SDMS. Senzahigira iryo ni akarere k'isi hangana. Gusaba SDMS. Ni icyo ngicyo bashingiye. Abadukurikiye mutwumve. Yego. Mwapfuye SDMS. SDMS. Ubu noneho wageza urayibona.
narayibonye. hanyuma se hari uburambe bisaba se wenda bagira ngo ubanze umara amezi runaka? Oya, niyo bwari kuba buhari bari kubinsobanurira voilà nkabyakira. Ryahangana ryawe rero ryari rishingiye ku burenganzira bwa SDMS kandi butuma ukora neza. Iryo hangana rero bantu ba Gicumbi iryo riremewe. Mu byumve gukomeza. Nuko rero urumva ko aba bantu batangiye kujya baba batanga buhamya mu bintu runaka, tugakora inama ubuhamya bw'ubuhimbano tugakora inama muri administration, wenda nabwiye ba directeur ariko n'uwabyakiye nayo ni ikibazo. Niba umwe avuga ngo yavuze toka, undi akavuga ngo sinari impari, undi akavuga nabyo ni ibintu. Komeza. Nuko rero iyi baruwa nahise mbona ko maze kubona iyi baruwa nahise mbona yuko byanga byakunda hari umugambi uhari cyane rwose. Ndangije mbigendamo gake. Abarimu ubwo directeur muri administration namubwira nk'icyo kintu cy'abarimu, nkamubwira ati ariko directeur ubutaha mugiye guha uruhushya umwarimu ngiye mubwira twavugana yakabaye nanjye nakoze mu burezi aho ndagufasha. Umwarimu usaba uruhushya yandika ibaruwa ikabanza kwa prefe. Prefe kubera iki? Prefe akamenya ngo in case aba bana barirwa gutya kujya basakuze mu kigo, abasigire homework, abasigire note, cyangwa ashaka undi muntu wari gukora iki ajye kubasigarana. Nabwo ukamenya ngo nuruhe ruhushya. Ubundi uruhushya rw'umuntu wagihuke kujya ibyumba n'urwiki. Ntabwo sako umwarimu sako ntuhujwe na sako yabwisige. Oya ntago birahura, ariko ko mwatinze ntago birahura. Ntago umwarimu yahemberwa muri donc umwarimu wagihuke ajya guhemberwa ibyumba. Ni Gicumbi, ariko kubera systeme dukurura dukanda kanyenyeri yoroshye. None se rwa ruhushya rw'iki? Akenshi nk'uwo yavugaga iki iyi mpamvu nk'uwo mwarimu ataha Nyamasheke. Hari igihe wenda aba yagiye kimeze nk'icyawe. Hari igihe aba yagiye kureba famiye, ariko nanjye simbyanze ko yakorohereza. Ariko kubyumva prefe ni umenya ngo agapeza impamvu ituma umwarimu agenda vis-a-vis yuko abana barasigara. Hanyuma mukanajya inama y'ikirakorwa kugira bidahungabanya imikorere y'ikigo. Muvuga ngo ntabwo uruhushya, nanjye nabaye mu burezi. Uruhushya urandika ugacisha kuri prefe, hanyuma prefe ni ujya kudefanda kwa directeur ati uyu mwarimu yemera uruhushya, yigishaga aya masomo, yasize inote bazazifata, yasize tatata, urabyumva uko bisobanura. Ibyo rero ibyo ngibyo, ariko icyo kuba nanone narimo mvuga wowe wa Ruhango, none umbwiye ko ari n'uwa Nyamasheke. Hari n'uwa Nyamasheke. Uburezi bwacu ufite ikibazo. Uwa Nyamasheke akajya gukora Gicumbi. Itike yabaye 11. Ni 12 kuva Nyabugogo. Kongeraho 10 ryo kugera Gihugu. Ryo kugera hari 22. Noneho ikibabaje nambe n'abarimu bo mu kwa munani mitasiyo barazifungura, ariko twebwe abayobozi icyo kintu nta gihari, ni mu karere. Niko nabisanze. Katukomeze nabyumvise harimo ibintu byinshi. Ubwo rero aba bantu umaze kubona yuko none haba abantu ubona yuko hari imigambi ihari. Nyuma rero twakomeje gukorana. Nyuma hari akantu kambayeho. Umuyobozi w'ishuri arampamagara narindi mu kiruhuko, nari nasabye uruhushya nagiye kureba famiye. Arampamagara hatumiza inama ya administration ko hari ibintu tuzajya kwigaho. Ndataha. Noneho maze gutaha nyuma yo gutaha araduhamagara administration ko hari ibyo tugomba kwigaho. Turagenda ngiye ku ishuri, aratubwira ati hari ibintu tugomba kwigaho byihutirwa. Ibyo bintu byihutirwa noneho abitubwiraho, ababwira ngo iki birasa ku ntego. We yaratubwiye mbere na mbere hari action plan yari ikenewe cyane kuyifinalizing kuko twe twarayitangiye. Hakaba school improvement program imara imyaka 5 nayo tugiye kuyifinalizing. Ariko none asozereza ku kantu avuga ati hari ikintu nagira ngo tuganireho. Ati ko abantu bavuga ko ngo bazi ngo abadirecteur ngo abantu babo muri administration ngo barya consommables z'abanyeshuri. Ibikoresho consommables ni bya bikoresho abanyeshuri bifashisha muri pratique. Yego. Abatabizi ku bigo by'amashuri
buri kigo bakigenera consomable bitewe n'umubare w'abanyeshuri bafite na buri trade igenda igenerwa amafaranga yayo section. Niba ari abasuderi bemerewe bagete bije umwana yemerewe aya. Yego. Nuko aterura ko kantu ubwo uwa menuizori imbaho uwa construction isima. Yego. Okay. Tubanza kugira ngo ntugutebya nyine turabanza arimo arabaproposa ati ko bavuga ko tubirya tuyarya none tubigenze gute ati ibyo bintu yarabanza ati ibyo bintu ngo mubona bihari tuti ntabyo baba tubeshyira ati tuyariye se buriya ati tuyariye hari ikibazo ati hari ntibishoboka. Ubwo yari jewe directeur umuyobozi dosi mugenzi wanjye na kontaburi muri bane uwa bane hari muri vacances barakuzana barampamagara bakimbwira ko kantu nkubita agatima kwizi baruwa nagiye mpabwa n'izi nyandiko zerekana ko hari abataza kandi consomable nizo muri TVET kandi consomable nizo muri TVET ni wanje yego ndangije ndavuga ndatekereza ari umugore ashutse undi ngo turakarabira iwawe hahinduka ikizenga ariko twisigira iwanje. Yego. Nuko consomable nizi wawe nizi wanje nizo urumva hajemo na dosi nizo muri gupangira hajemo na dosi wo muri general ariko we ntaho hahurira nazo uwaza kuzibaza ntabwo azabaza uwo muri general azabaza we na directeur cyane nkuko nabo iyo habanetse amahugurwa runaka areba general ngewe ntago biba bindi. Voilà. Consomable nizo muri TVET. Yego. Avuza ko kantu turaseka tugira ngo ni brag tuti biravugwa rwose ko ziribwa ne tubona bayiseriye tiburaze twebwe tuziriye ntibishoboka. Mbo abaraho batanga ibitekerezo ati mubona byashoboka batanga ibitekerezo ngewe mbanza kwirezeriva kuko nabanje kureba nkabona ko washoboye kuba hari wowe wari uri ku manga kuko nari nzi uko jewe wowe wari uparitse ku manga usigaje gukora ku muriro imodoka ikamanuka mu nkara kuko jewe nabonaga ibiri kunkorerwa kandi abo bantu bafite ubutatu nabasanganye n'uburyo nakiriye nase mbona ko ubwo butatu wari ufite yero cards ebyiri usigaje gukora ikosa rimwe bakaguha rouge. Yego. Nuko mbo ntekereza kabiri. Yego. Ndavuga nti aba bantu bangiriye hariya bakahamya yuko hari ibintu nakoze nzi neza yuko ntabikoze bakaba batangiye kunyigiraho inshuti mu mafaranga y'igihugu yagenewe kwigishiriza abanyeshuri ibi bintu ni ubuhoro. Ntekereza kabiri nanjye kwanga kubereka yuko nemeye cyangwa mpakanye ndavuga nti direct ibi bintu mwatekereje ijambo rya ryo ryagomba gufatirwaho umwanzuro ntago bishoboka kubera yuko ibi bintu binyura mu bantu benshi uko bigenda mwarimu yandika asaba ibikoresha kimwe yego bikajya akahereza nde umukuru ukuriye ishami trade hakaza dosi iyo bivuye ku mukuru w'ishami bijya kuri dosi wa hehe wa TVET wowe yego byava aho ngaho bikajya kwa comptable kuko ari we ubisohora kubera ko nta assistant workshop yo hari assistant workshop nawe bisinyaho bikabona bikajya ku muyobozi w'ishuri wa approve agaterana kashi. Yego. Dosi general ntagarimo muri iyo nzira. Yego ntagarimo. Arangije rero umuyobozi w'ishuri mpita mbona ko harimo ikibazo ndavuga nti ndasinya barabanza basinye abarimu nanjye nze sinye directeur azasinye nyuma ashobora no kudasinya ese adasinye ibikoresho tukabereka nkavuga yuko nemeje ibintu byabaringa bitaje bigomba kuza ubwo sinitambitse umutego ese nibibaho koko nkateshuka nkajya mu uwo mujyo nkagira ibindi bibazo nzahera. Twihute rero byaje kugenda bite rero umugambi umaze kuvuga uti hari abandi barimo abarimu n'abakuru b'amadepartement ariko mbereka ko ibyo bintu bitashoboka kubera ko bica mu maboko y'abantu benshi. Even hari naho abana basinya kuri raporo yitwa utilization report tuzayivugaho ubutaha yerekana uko bimeze. Noneho rero directeur mubwiye ko bidashoboka avuga ati se niki kinanirana atabo barimu bakuriye departement ati nibaza mu kiruhuko dushoje kiruhuko
tuzababwira ubwo hari kuwa gatanu niba hatari kuwa kane tuzatangira kuwa mbere kuwa mbere muzanyibutse tubatumizeho tubabwira iyo proposal umunyeshuri we kumukonveka nta kibazo wanamuhimbira isinya umunyeshuri ibyo bintu biraba nyuma abarimu baratumizwa twongera gukora akanama kagutse karimo abarimu barimo yego babatumijeho directeur yongera kuvuga kuri cya kintu noneho rero bemeza yuko ayo mafaranga comptable nanjye twicarana tukabara tukareba ese nangaye yasagutse ubushize kuko twari dushoje umwaka abana hari adakoreshejwe hari kota bazitanga muri kota 3 hari kota ya 2 kota 3 kota 4 niko babibara yego nuko rero birangije aho ngaho nibwo directeur murabyemeje wowe nako ntabureba bategetse kujya kuyabara tugende twicare turebe ibishoboka musanga hasigaye ntago nigeze mbaho umwanya wabyo directeur ko nabura kaza tujye muri bya bintu ndahuze ndi guprinting ibiki nkijijisha directeur araza none ari mu gitondo aramfata ati se diru bimbiti ko twari babiri namuga ati directeur bira bintu nabitekereje nsanga ntibyakunda ati kuki bitakunda namubwira nti ari amafaranga nayo kwigiraho ntago yaje kugira ngo ajye mu mifuka yacu ubwo rero aho ngaho guheraho natangiye kugira ibibazo bikomeye cyane ari byo kubivuze abo bantu bose mwabemeje arwa kw'ibyo bintu muri iyo nama abakuru b'ama departement HOD babyemeza abarimu kubera ubwoba directeur kubera ukuntu batinya directeur sinzi ko ari uwapfa kubihamya nta raporo mwigeze mukora nta raporo yakozwe kuko yaranavuze byarangiye bite rero mwarabiriye oya ntago twabiriye ngo byaranze ati udutabye mu nama ati iyo ubimbwira mbere aba barimu bataraza ngo unteje abarimu haraho nabyumvise nubwo tutari bubikine avuga ati twakoze inama y'abantu benshi uragenda ukora yawe wenyine urabivuguruza mwanyumviye ubusa sibyo yego ibyo nabyumvise nubwo tutari bubitambutse ariko directeur arabizi ko mu nama yababwiye ngo mwanyumviye ubusa yego mwasanze hari hasigaye amafaranga angahe se kwa kundi wabyumvise wumvaga ko hari uvuga yuko hari ibihumbi 600 mwagomba kuyagabana muri bangahe ubwo urumva twari bane abakoze iyo nama bose bari 6 kuko haje HOD 2 ubwo buri umwe ari gufata 100 cyangwa directeur ari gufata menshi dosi angana mwarimu agafata 10 birumvikana uwo mugambi wawuburijemo rero yaba ari bihuriye hehero na mizapie urimo dusoza rero niriye kosa ryatumye nubwo twabonye ikigo cyabayemo byinshi kuri uno munsi niki cyatumye bakubwira ngo urahagaritswe no kuvuga ngo urumva intandaro ya byose ni consomable niho rushingiye kwizo consomable nanze ko ziribwa batangira kungendaho mu kungendaho rero directeur hari abantu bo mu karere bigeze kuza ryemwe no muri RTB na NESA bakora amagenzura ku mwaka urangira baraje babona pratique n'inkene kandi barohereje amafaranga yo kwigiraho none directeur aho yagashatse igisubizo kirambye tugishakane cyo gutuma abana biga kuko twe twagaragazaga n'abarimu tukajya mu nama zitandukanye tukagaragaza ibibazo bituma pratique zidakorwa icyambere twagaragazaga uburyo amasoko rwemeza mirimo tumutuma ibintu byujuje ubuziranenge akazana ibitari byo none rero twajyayo nige nkuriya kanama gashinzwe kwakira ibikoresho niko itegeko ribigena yego ariko simba mu kamasoko ukora raporo se kuvuga ngo ibyo twatumye ni karitiye niyi umwarimu arasaba yego akazana nkabyemeza bagashyira comptable agakora icyo bise ntuzere no kuvuga ngo we arasaba nyine bigendeye ku byo bemeje mu masoko mw'ibyo ngibyo twagaragazaga ibibazo by'imicanga twatumizaga uwatsindiye isoko watumiza akayumbu bakazana ibimeze nk'ibyondo igishonyi babikoramo ibintu nkabona birangiritse kandi consomable amategeko avuga ko cyangwa amabwiriza avuga yuko ibyo bintu iyo mubikoze
bigomba no kubyarira ishuri umusaruro. Yego nyine urukuta rukubakwa mukarubona. Yego nuko rero imbaho bikagenda bite? Imbaho watuma ribuyu akazana umusave. Oya yanazana wenda washyizemo metero ebyiri yazizana washyizemo specification mu mubyimba mu bugari. Yego akaza bituzuye akagenda akareba nk'aba bantu babaza gutya bari mu ishyamba amasipure akizanira ibyo ngibyo bikaza zisadutse zindi zitujuje mezire. Igakorwa nande reception rero ubundi iteganya byibuza abantu 5 ari gihe nyikuriye. Yego munsi wa mbere urumva mw'ibyo bibazo izo injari nabaga ndimo twerekana ikibazo tuti hano hari umucanga ufite ikibazo turumva tutawakira. Directeur mutawigira abana batawigiraho kandi bikaza wamaze kumenwa tutazi n'igihe wamenewe. Rwose ariko nizera ko nk'ubu naho wamenwe umuntu yahagera yabibona agasigisigi kawo. Nanisobanura mwibaruwa ibyo byose nagiye mbishyiramo. Uwagera mu kigo hari ibyo yabona. Hari ibyo yabona. Nuko ubwo rero iyo micanga ikazi hari igihe baje mu mucanga saa 3 z'ijoro twamaze gutaha. Yego noneho directeur afite ayo makuru ko imicanga iri buze ngewe ntayo mfite ushinzwe kuri reception. Yego noneho saa 3 z'ijoro comptable arampamagara nibereye urumva wageze hahandi bwisiki ati se ko bampamagaye bambwira directeur ampamagaye ambwira ko hari imicanga bamennye atayo makuru wari uyafiteho. Ndamubwira nti ntayo nari mfite. Ngo rwose ampamagaye saa 3 ambwira ko hari umucanga bamennye kandi bamaze kugenda. Noneho numva ndababaye ndavuga ntari ko se mitanandikira rwemeza mirimo kuko urumva tuba tugomba gukorana a contact kuko gene naramubwiye ati ujye witondera specification kuko ntabwo tuzasinya ibintu. Wewe mutumye uwuhe azana uwuhe? Hari uwo mu mazi twari twatumye n'uwo ku gasozi ariko nyine ikaza niba ari uwo ku gasozi useye cyane ari ibishongi biraho ari ibishongi nyine ari wowe bacukura mu tubana. Yego noneho rero rwemeza mazi yarabuzanye ndumva icyo gihe hari twatumye umwe wo ku gasozi. Yego awuzanye rwemeza mirimo urumva comptable ambwiye ni imodoka yamaze kugenda saa 3. Yego noneho mbwira rwemeza mirimo ndamwandikira n'uducati twandikiranye hano turari ndamubwira ati se ko wagemuye imicanga saa 3 uzi neza yuko tugomba kwakira ibintu twese twuzuye. Ikihe kibazo ko twakoranaga contact kuki utamvugishije ngo byanciyeho ngo ariko ngo ikibazo nagize nakibwiye directeur ngo ni ikiheze mbo turabigeraho. Noneho directeur mu gitondo ndamureba ndamubwira ati ariko gusa rwemeza mirimo nahise mubwira ati ariko ibintu muri gukora na makosa kandi nta muntu ukina mu bya leta. Yego ibyo bintu bigendemo gake n'ubutayi iryo kosa n'irizongere wenda wagombaga no kumbwira uti fata akamoto nkishyure uze byibuze nawukoreho urebe wenda uzasigara uko uwereka abagenzi bawe. muri corona gitifu wa Gahanga yigeze nasanze we na komanda nabo bari mu mpaka nk'izo saa 1 n'igice saa 2 kandi hari muri corona abantu barwana no gutaha. Yego hari umugabo hari kamyo bari batumye gravier azana itaka bari bamutumye kariyeri bino bakoresha umuhanda wagenda azana igitaka gisanzwe wahingamo ibirayi. Yego noneho ikibazo kiravuka ubwo nanjye mu kazi nari ndimo nsanga bari muri izo mpaka kandi ubwo yari amaze kumena nk'amakamyo 6 ariko nabwo akitwikira ijoro. Yego iwanyu uwo mucanga iwanyu nzajya kuwufotora rwose. Nuko rero dukomeje directeur ahita bibonamo ikibazo akajya ateranya inama y'abarimu bigisha TVET atangira tubreminga bya bindi nakubwiye ngo TVET ngo abona ngo twarigize ibintu by'akazu ati ni gute tuzana umucanga mukawanga ni gute azana umucanga niba yarangejejeho ikibazo yari afite kuki mutacyumva ngo mugire izo flexibility. Noneho abarimu bakamucarenjiga bakavuga bati direct ntago twanze kugira umucanga uza saa 3 waturukaga hehe kuri kungana iki. Noneho mwiyo nama abarimu bari kuvuga ibyo bintu narabaretse barisanzura barabanza baravuga atavuga n'igihe babashyizemo izo propaganda. Barimo nabo bakavuga bati umucanga wa saa 3 nta n'umuntu wo ku reception uhari byibuze niyo waza saa 3 bakemera ko ikamyo inaparika
mu gitondo bakaza bakarebaho basanga utameze neza bakamubwira ati subira n'ibyawe none umuntu yamaze kumena ataranamena yanagiye directeur atangira kutubraminga ngo turi kunaniza bihuze na miza piye umwanya turimo turagira ibyo byarangiye biterera kugira ngo bigere akan déclencheur imbarutso yo kugira ngo baguhe miza piye imbarutso yabaye iyihe directeur urumva yuko twamugejejeho ibyo bibazo noneho we akavuga ngo turi kunaniza rwiyemezamirimo ati rwiyemezamirimo yangejejeho ikibazo cyangari cyo gukwepa n'imisoro akwepa imisoro birahari abivuga ko ngo rwiyemezamirimo yaramubwiye ikibazo cyangari niyo mpamvu azana umucanga nijoro ngari yataye cyangari ari gukwepa ngari nako nakandi nakunda kamenya noneho tubibona azana umucanga nijoro akwepa ngari hanyuma se umucanga mwasanze ari wo mwamutumye ntago ari wo iyo nshuro twasanze atari wo twamutumye hari n'imbaho na nyuma zaje nabwo zaje nazo zizaza tujuje ubuziranenge ariko ubuziracyari hari mu kigo bazimusubirishijeyo nanze kuziresebusiyo biba birebire directeur ngo turi kunaniza rwiyemezamirimo araducanaho igituta abarimu kuki mudakoresha amapratique ndi kubibazwa umwarimu n'ababonye bimuyobeye ataho kugira ngo nzabikore aragenda arazikoresha zambaho muri yabarwa nigeze kwandikira gitifu ikibazo ingano uburebure cyangwa se karite zisadutse yego n'uburebure ari nk'ibisigazwa ari nk'imbabari wabonaga nyine zisadutse ari ubwoko ikihe giti ibiti byo niba nibuka habaga harimo cyprès na ntuze na eucalyptus na gereveriya babazaniye ntazari zirimo niyo mahirwe nuko rero aho bihurira zo ntago twari urumva turakiba unanije rwiyemezamirimo noneho rero ahita ashaka ikintu cyerekana yuko ibyo bintu bizajya bikorerwa inyandiko kugira ngo ku karere nibamubaza ngo kuki abana badakora amapratique ajya bafite rufu yerekana ati ibi bintu twabikoreye inama dore aba bantu nibo bananiza mbibonye uko nguko nk'iyo nama n'ubundi yatumije inama afite n'amahugurwa ku murenge mu gitondo saa 3 atumiza inama saa 2 tugiye kwiga ku ibyo bibazo by'uburyo ibyo bikoresho bitari gukoreshwa twakwiga uburyo byakoreshwa none umuyobozi w'ishuri akoresha inama abarimu batanga ibitekerezo nanjye mbitangaho twerekana imbogamizi zagiye zibaho kugira ngo babyandike kugira ngo niba ari gushaka kwikingira natwe twikingize n'uzaza tuzavuge tuti ibi bintu natwe twabivuzeho twerekanye imbogamizi zirimo directeur rero muri kwaga gukoresha inama afite n'amahugurwa ku murenge saa 3 yari afite isaha imwe yonyine yego abarimu igihe kimugereraho atararangiza abarimu bagifite ibibazo ariko nkaba nari mfite ikibazo cy'uko inama cyane nko muri administration inama zikoreshejwe inama zikozwe inyinshi usanga bandi ku ruhande rw'umuyobozi directeur gusa ngira icyatumye baguhagarika turarwana n'iminota umuriro yego nuko nkuguranire yego byagenze bitinye nuko icyaje kubaho guhagarikwa kwawe bishingiye kuki guhagarikwa bishingiye ku iyo nama yabaye icyo gihe iyo saha agiye kujya ku murenge yagiye kujya twari tugeze kuri finale noneho rero agiye kujya mu nama akoreka agiye kujya mu mahugurwa ntabwo inama yakurikije procedure zose ubundi zigenga inama ni ukuvuga ngo abantu iyo wateguye inama abantu batanga ibitekerezo uwandika akandika ugize icyo avuga mukacyandika noneho hakaza kubaho umwanya wo gusomerwa imyanzuro yavuye mu nama ikibagiranye kikongerwamo cyangwa igakorerwa ubugororangingo nimba hari aho ngewe Andre nanyereye nkavuga uko bitari byo nkababwira ati hano mwibuke ko navuze ibi directeur rero iyo nama yarangiye acte de poisson ni nkaho itigeze irangira yego ibaye nkaho irangira ari kusigananwa n'igihe abaravuze ati musinyire inama tugende ugewe ndeba yuko ari umutego ni jyewe ushinzwe TVET abarimu bavuze ikintu cyerekana ibyo nibyo gicumbi itihangana wanze gusinya kuko inama itarangiye yego noneho rero ndamubwiye ati mbere yo gusinya ntitubyanga pe ni mudusomera imyanzuro comptable arayisoma twumva bya bindi twavuze ntago ari kubivugaho noneho akaba yasize n'umwanya atararangiza kwandika imyanzuro y'inama directeur kuko yihuta ahita avuga ati nimusinye nyabona ndi kwihuta abarasinye comptable acyandika
noneho rero nza gufata ijambo ndavuga ati ariko rero Directeur yagiye oya yaragihari ndavuga ati muri amabwiriza y'inama ubundi avuga iki avuga yuko iyo hari ikibagiranye umuntu yavuze bibaye byiza mbere yo gusinyira iyo nama cyongerwamo niba ari ubugororangingo bugakorwa none Directeur niba uri no kwihuta wakaduhaye umwanya ukagenda ukajya mu mahugurwa wagaruka tukazayikorera udahari oya yanahagarariraho tugakora ubugororangingo mugarutse mbere yo gusinyira inama ariko kuko nzi yuko ibyo bintu byari bijya biba mu kigo ko bitajya bibaho basomerwe ubwo bugororangingo bubeho mpita mbona ko ari ikibazo noneho rero abarimu nabo basinya munsi ye bibuke ko comptable hari umwanya yari yasize mvuze ingingo zimwe zibagiranye icyo nashaka kongeramo cyane nashaka kuvuga yuko ikintu navuzeho n'abarimu bavuzeho harimo ikibazo cyo mu masoko cy'imicanga n'imbaho hakiyongeraho kongera ko izi nama dukoze uyu munsi hari izayibanjirije abizanditse n'izitanditse banga ko rero kugashyiramo none nibuka yuko hari inama nayo bigeze kugenda nyine basa nk'abandimiye hitaka hari akantu katagenze neza noneho nsomye ibyavuye mu myanzuro numva bari ku ruhande rumwe gusa ibyo navuze ntacyo bavuzeho bandetse kuyisinyira Directeur ahita avugira mu iyo nama iyo ngiyo twari turimo aravuga ati wowe n'ubushize wanga gusinyira inama mpita mvuga ati iki kintu ashoboye kucyuririraho kavuga ko njya nanga gusinyira inama ntireka nyisinye ariko ndavuga ati ya yindi yihutaga none Directeur akiraho uremera urasinya ndavuga ati rero ngiye gusinya ariko bari bamaze gusinya abarimu fatika ndavuga ati ngiye gusinya ariko munyihanganire ndabanza nongeremo akantu nari navuze mwanze gushyiraho kandi ari ingenzi ibi bintu ndabona bindi ku mutwe nakahe kamasoko kandi kamasoko no kuvuga ko iyi nama hari izayibanjirije twavuzemo ibyo bibazo bimeze gutyo ayo magamba abiri Directeur atavuga ati ibyo nibindeba ndagiye ubwo nusigara waremesheje inama ibyo ngibyo nakazi kawe urawakoze kudeta mu kigo ariko nayo mfite ikayi bayimpaye ndi kwandikamo ibyo agihagazaho ndangije ndasinya kugira ngo numve yuko ibyo sinye nkamyana nabyo Directeur rero yahise yuririra kwa kantu ko ngo nihaye ububasha bwo kongera mu nyandiko mvugo ibyo kandi ntabifitiye ububasha ibyo wongeyemo se byari ibisenya byari ibyubaka ntago byari abivuga ibyo wongeyemo ntago yabivugamo ni ibihe ibyo amasoko n'inama zavuzwe yavuze ku cy'amasoko ngo ahita ategamo umutego ko ngo nivuguruje ibigaragara n'igihe nshinzwe kwakira ibikoresho none nige ndi kugaragaza yuko bimeze nabi hanyuma aho niho habaye intandaro yo kuguha mizampi yego none rero twihuta munyihanganire twihuta usigaje nk'iminota 3 kandi tuzakora n'ibindi gusa icyaye gicumbi cyo kigomba kurangirira hano twihuta nyine yaranyandikiye ndasubiza nkuko amategeko abigena anyandikira avuga yuko ibisobanuro nahawe bitumvikanye ahita mpita njya mu kanama ka discipline yego kaje ku ishuri noneho rero kaza mbona kafashe uruhande yego babaza Directeur uko byagenze nanjye ndabivuga bampa umwanya ndabivuga ariko nkabona bafashe uruhande yego nyine ndisobanura barangije bafata bampa inyandiko bampa urupapuro ngo nandike ndanababwira ati ariko ibyabaye ubushize umwaka washize bavuga ko natutse umuyobozi nasanze ari propagande bankoreye ntihari n'ibimenyetso mfite barambwira bati ndanababwira ati niyo mpamvu cyagiye nemeye icyaha ariko mu by'ukuri ntabwo nagikoze baravuga batoke noneho niba twaragusinyishije ku ngufu akira noneho iyandikire ibyo wemera yego ibyo rero nabivuzemo navuze ko batuganije batugiriye inama ariko noneho kw'icyo cyaha kw'iryo kosa naguyemo ndavuga ati bamaze kunganiriza gitifu umurenge yabanje kuza mbere y'akarere avuga yuko ari ikosa ndanamubwiye ati niba ari nikosa nari kugemo ntabizi byo kongera inyandiko niko bavuze ibyo ntago ari ikosa yego cyane ko ibyo wongeyemo ari bifasha ikigo ni ibyafashaga ikigo yabave muri ayo birangiye rero ubwo bampa igihano cy'amezi 3 ntahembwa ngo kubera ko mu nama nongeyemo ko ntihaye ububasha iyo raporo wongeyemo ibintu urayifite cyangwa yanditse n'intoki
inama twe twakoze eh oya iri tugire igitabo bayandikamo minati y'inama aho utwongeyemo turahari okay yego nuko rero kadusoze niba wenda umunota umwe hanyuma tusoze kuko tuzongera duhure utubwire n'ahandi mu yindi myanya wagiye ukoramo ibihari kuko byo gufasha abanyarwanda ngarutse kujyana nahawe nicyo bashingiyeho bavuze ko ngo ari ukwanga ngo nasuzuguye ibwiriza ry'umuyobozi yego nibyo ngibyo ariko mu by'ukuri naje nitwaje ibintu bimwe kugira ngo murebe ko hariya ku ishuri n'ubundi hari amabwiriza umuyobozi aduha atandukanye n'iki ariko ni umuntu nawe kandi nta itandukano hagati ya directeur na préfet des études ni ikintu gitoya kuko umwasimbura ni nka meya na vice meya ibyo si n'ibintu byakagombye abantu biremereza katuzabikora mu kiganiro cy'ubuta igice kimwe cya Gicumbi n'ahandi ariko ibintu kuvuga ngo nuko byanditse ntabwo umudirecteur na préfet n'abantu bunganirana n'abantu buzuzanya iyo batujujanyije atsinzikara abana n'ababyeyi n'abarimu iryo hangana ryanyu tuzaritegereza mu maresultat gihuke nzayireba mu zambere ndebe ngo bimeze bite kuko mwirwa muri ibyo hanyuma no rwiyemeza mirimo arya rimenge iyo micanga ya 3 yego aho ayimena ntabwo ihashira tuzagenda tuyipime izo mbaho tuzazireba ntabwo mbaho zishira so reka dusoreza hanga abakunzi ba KOP ibi akantu kamwe konyine niba ari umunota umwe bashinje ko nanze kugira amabwiriza y'umuyobozi kuyubahiriza atariyo ntutegetswe kuyubahiriza yego umuyobozi w'ishuri aherutse kugira kubwira umwarimu ngo nafate amanota harabasize munakubwiye ko dufite egeri na HGL afata abarimu yamaze kubirukanisha kubera ya kese yanjye nubwo atabyemera yamaze kubatanga ishuri risigara bangahe babiri bigishaga indimi kandi mufite dufite RFK izo n'indimi HGL na TVET n'ubundi nabo biga systeme modire babiri b'indimi yarabirukanishije yabashyize ku karere babura time table bajya handi naho bafite aho bari hari nk'umwarimu wari ufite amasaha agera muri 30 na ariko ahari ubu ngubu ari muri 20 na kandi yagombaga kudufasha bamutanze nk'utagira nk'utagize time table babirunda ku bantu bamwe noneho habura umwarimu wo kwigisha izo ndimi icyo cyongereza nyuma nakubwiye ya systeme ya Kamisi ntago ushoboye kugira icyo ukora iyo systeme kushyiramo amanota nyisba y'amasection yanyu niki witwa ngiki RFK bwo ni literature French na Kiswahili niba atari na Kinyarwanda ariko nabyo barabyiga mu masomo yego birumvikana ubwo rero akantu gato nashaka gusorezaho nuko nimba ari amabwiriza koko y'umuyobozi icyo gihe habonetse gap nanabibwira Didi muha makuru baraza baramburesa ariko umusaruro watangiye kwigaragaza icyo gihe igihembwe gishize abarimu twabuze umwarimu wigisha indimi harabo twohereje habura noneho nuza ngo bamuhe isomo supporting icyuho kigaragara mu gihe cyo gushyiramo amanota muri Kamisi kuko utashyizemo isomo na rimwe birote ntishoboye gusohoka directeur rero y'amabwiriza ajya tubwira tutubahiriza yahise afata mu gihe cyo gukora birote abana baratashye batize icyongereza ahita afata ibwiriza abwira umwarimu umwe muri babandi nyine ajya afasha mu ibyo bintu aravuga ati shyiramo amanota umwarimu ashyiramo amanota baragenda bakoresha abana ibizami impapuro ngizi ntibakosora batarize none muri systeme bashyiramo amanota muri systeme bashyiramo amanota batarakosoye ikindi bibaho ikindi time table aha ariko genda gake wa mugabo izi mpapuro ko zidakosoye amanota ari muri systeme yavuye nanjye narakibajije nyuma rero nicyo nagira ngo nsoreze no ngo kuri birote z'abanyeshuri banyu amanota y'icyongereza arimo no muri system ugiye wayabona kandi ntacyo bigeze biga na time table bamaze igihe kingana batakiga igihembwe cyose ntago bizi nta mwarimu w'icyongereza bari bafite none birote zabo ziriho icyongereza sawa nicyo nagira ngo nsorezeho urakoze cyane uwo ni umuti banyagicumbi dukunda cyane mwabyumvise ibiri gihuke
mu bivanemo amarangamutima, aha hantu hari ikibazo gikomeye. Niba bigezaho abanyeshuri bahabwa birote zirimo amanota y'isomo batigeze biga igihembwe cyose, mwebwe mukazamuka mukamanuka mugenda musa n'abari mu kwaha k'umuyobozi, ibi ntacyo bizageza kuri Gicumbi, ntacyo bizageza kuri Bwisige, ntacyo bizageza kuri Gihuke. Abana barimo tuzabireba mu bizami bazajya bakora. So muve mu kintu cyo kumva ngo umuyobozi ntabwo ari Imana, ni umuntu nk'abandi, nawe yaciye mu nzira nk'iz'abandi baciyemo. Dosi préfet des études, préfet de discipline, nawe ni directeur yabukora. Uyu yatubwiye ko n'ikizami cy'abadirecteur yari yagitsinze. So rero nta muntu ugomba kuba mu nyungu z'abaturage, umuturage ku isonga, mu nyungu z'abanyeshuri. Directeur na préfet ba préfet bombi bagomba gufatikanya n'abarimu kugira ngo babana bagire icyo bageraho. Ibyo kuzana imicanga y'ibitaka uwo rwemeza mirima byumve. Ngewe ntago mvuge nzahagera. Nirinze kumbwira izina rye kuri kamera. Yego. Ariko uwo mucanga nzawugeraho. Nizo mbaho nzazigeraho. So niba bigezeraho, niba tugeze ahantu muri system hajya amanota impapuro zidakosoye. Iyi case yigeze no kubaho Nyamagabe. Umudirecteur ahisha impapuro. Babyumva? Yego. Ahisha impapuro z'umwarimu kazi. Hanyuma ajya muri systeme ashyiramo amanota. Noneho agaruka directeur abwira ngo uyu mwarimu ntiyigeze akosora, none muri systeme harimo amanota. Yego. Yashyizwemo nundi. Uwo mudamu nawe baramwirukanye, ajya kuri komisiyo y'umurimo, aza hano kuri KOP. Yego. Komisiyo y'umurimo itegeka ko asubira mu kazi kandi agahembwa amezi 5 yaramaze igihe yicaye. Yego. So rero ibyo bintu niba byaravugiye hano kuri KOP. Bizanywe n'umudamu wa Nyamagabe witwa Jeannette. None nawe ukabizanye bivuye Gicumbi. Abantu bashinzwe uburezi mwongere mu muri kitoroshe kandi mwugabanya amarangamutima, mujye mwumva ikibazo mushyiremo n'ubushishozi. So bakunzi ba KOP mwakoze cyane rero. Uyu mugabo ibindi biganiro tuzabikorana nyuma y'icyunamo, atubwire ibindi uko amashuri ya TVET akora. Twumvishe ko hari ibigo bifite abarimu b'abaringa, ugasanga umwarimu uwanditseho amasomo siwe ujya mu ishuri kuyatanga. Bamwe bakaba bicaye muri za bibliothèque, abandi birwa basatura imbaho, abandi birwa ari abahinzi, abandi birwa borora. Ikibazo kijyanye n'amakonsomable nanone mu bigo bigomba kugaragara. Bayobozi b'ibigo reka mbagira inama. Nuko wenda abagenzuzi bashobora kugenda batiteguye neza. Muyobozi w'ikigo ntuzahimba ko ikigo cyawe kinjiyemo imbaho 100 nta n'ikiro 100 kibarizo rihari. Ntuzahimba ko abana bariye ibirayi mu kimoteri cyawe nta bishishwa by'ibirayi bihari. Ntuzahimba ko banyweye ji y'ibitoki, umutobe w'ibitoki nta bikongo bihari. Ntuzahimba ko bakonsomye imifuka 100 ya sima, nta gikuta tubona, nta pave tubona. Ibyo mugira mushatse mwakwikosora kuko niba ababagenzura nibatabibona bizabonwa nundi. Kandi igigenzi ni umunyeshuri ko agira ubumenyi akazagira icyo afasha igihugu cye, ari nacyo cyajyanye ishuri Gihuke mu murenge wa Bwisige. Reka rero tubashimire cyane kandi mwakoze ikiganiro cyabaye kirekire. Tuzakora n'ibindi nyuma yo kwibuka, hanyuma nkomeze kwihanganisha abantu. Guhera ejo turatangira ibiganiro bijyanye no kwibuka. Nzabwira Elize tuzatangira buri munsi tuzaba dufite icyo tuvugaho uko wari umeze muri 1994. Uyu munsi tariki 6 ibyo bita ko byabaye imbarutso, indege yari itwaye umukuru w'igihugu yahanutse 2:30 kuri ino tariki. So ibindi rero tuzagenda tubivuga guhera ejo tariki 7 buri munsi ibyo twabashije kumenya, ibyo twiboneye n'ibindi twibukiranya kandi twibuka twiyubaka dufata mu mugongo abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, tubasaba kudaheranwa n'agahinda. Mwakoze cyane. Murakoze.